karambwa ati uruhukire muri Edeni muri Nyungwe uturere wamugeze ko hari ingobyi ni mu Rwanda nyirizina hagana heso ni mu Rwanda gusa ni mu Rwanda sibyo hari isoko hehe ni muri Nyungwe yo mu Rwanda niho mu ngobyi ya Edeni buri ni Adamu na Eva babaye no kuvuga ngo Adamu na Eva ubwabo bari Adamu na Eva ni Abanyarwanda bari batuye he muri Nyungwe buriya no kuvuga yuko imbuto igiti nyine bariye buriya mbuto basoromye yari iteye muri Nyungwe ni nabyo umuntu yabihuza nyine nabivuga ko ariho babaye nibyo Christophe basta reka dutangire tubasuhuza kandi tubaha ikaze bakunzi b'Imana ndetse n'iyobokamana cyangwa n'ibintu byose bivugwa nyine bijyanye n'iyobokamana birumvikana ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya rero tukabakorera ibiganiro bitandukanye cyane cyane tugahuza imbaraga koko twamaze gusobanukirwa yuko ubumwe burya ngo bukora ibikomeye cyangwa ubumwe n'imbaraga ariko bavuga meki ubumwe ngo bukora umuti ubumwe bukora umuti yes muri kumwe rero n'ubundi na Iyobokamana TV hamwe na Bwiza TV Meki umeze neza ndawe Joel ndashima Imana Imana ikurinza amahoro cyane ubuse koko yabitandinze nkandi kuvuga iyo tuvuze ko Imana ikurinza amahoro ubundi uhita wumva tuvuze Imana yazanye ku mafaranga Imana yihe yazanye ku mafaranga Imana yo mu ijuru niyo tuvuga hari n'abavuga Imana y'u Rwanda ariko gihe yo mvuga n'Imana yo mu ijuru abundi bamwe mu banyarwanda bavuga ko Imana yo mu ijuru ngo tuyite y'Abisirayeli y'u Rwanda yo turayihorana yacu hanyuma Imana yo mu ijuru wemera ko Imana y'u Rwanda se ifite ubushobozi bwo kugira ikintu ikora wenda cyane rwose si yo yahanze nyine u Rwanda wenda baraza kubidusobanurira niyo mpamvu twinjiye gutyo muri iki kiganiro kandi barashobora kuza kumvamo andi majwi wenda bazi ibibazo bitandukanye n'abakozi b'Imana badusanze tujye kuri ikiganiro kiri very interested n'uyu mukozi w'Imana turi kumwe ngira ngo nabo umuntu yabaha ikaze kugira ngo abantu bataza kwibaza ngo bariya bateye baturuka he yes turi kumwe rero na tubaha ikaze kuri Bwiza TV ne kuri Iyobokamana TV turi kumwe na Evangeliste Nshimiyimana Gideon umuntu dusanzwe dukorana ivuga butumwa reka nabadusuhuza Yes ashimwe cyane ni Evangeliste Nshimiyimana Gideon murakoze cyane turi kumwe na Pastor Prophète Habimana François nawe dusanzwe dufatikanya mu ivuga butumwa ashobora kuza kubaza uyu mutumirwa wacu ikibazo reka nabadusuhuza ndabasuhuje nkuko yavuze niko nitwa Yesu amen reka none twakirira n'uyu mutumirwa wacu kugira ngo abantu bamenye ngo nire tuzi ariko banza umwana mudekira Joel ukamuvuga uwo ari we byazwiho niyo giye kuvuga niko bimeze uyu mubona imbere yacu yitwa Pastor Christophe ni umuntu uzwiho cyane kuba azi amateka ni umupasiteri ni umwanditsi w'ibitabo umaze kwandika ibitabo bitandukanye ari buze kudusobanurira ni umuntu uzwiho gukora ubusesenguzi y'ubucukumbuzi no muri iki kiganiro ari buze kutubwiramo inkomoko y'Abanyarwanda ni iyihe ari buze kandi no kutubwira ikintu gikomeye uburyo burya mu ngobyi ya Edeni ari hano iwacu Rwanda ngo ni amakuru twari twarahishwe kandi afite umumaro akomeye none turamenye ubwo tugiye kuyamenya bigenze bite rero aho nibiza gutuma abari bajyaga bajya muri Israeli bahagarika ingendo Israeli kabihomberamo ni ikibazo reka tuguhe ikaze ku Iyobokamana TV no kuri Bwiza TV mwiriwe neza kandi mwaramutse mwiriwe amakuru ni meza rwose twishimiye cyane kubaha ikaze ku Iyobokamana no kuri Bwiza nanjye rwose nishimiye kugera kuri ibinyamakuru muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira murakoze cyane nitwa Pasteur Sebonane Christophe nkuko mubivuze usanzwe nziho cyane ubwanditsi ariko bw'ibitabo by'Iyobokamana usanzwe rero kandi none nkora umurimo w'Imana mu muryango w'ivuga butumwa witwa Shining Family Ministries ni nanjye uhagarariye mu rwego rw'amategeko rero twibanda cyane kuvuga ijambo ry'Imana riboneka muri Bibiliya umurimo wacu wa buri munsi imirimo itandukanye iri muri uwo murongo nta handi rwose umaze kwandika ibitabo nka bingahe ibitabo maze kwandika ni byinshi ariko ntabwo ari byinshi cyane ariko ibimaze kujya hanze burya gihe wandika igitabo wageze hagati ukaba ukihoreye
tukavuga ngo nzagisura kiriya gihe cyangwa se nzakinoza kiriya gihe, gutyo hari igihe wumva kumva indi ntuzayiraje. Burya umwanditsi, abanditsi burya n'abantu bahangwaho cyane, burya ngo nta uhanga atahanzweho. Burya banza ugahangwaho wanyuze ugahanga nta muntu uhanga atahanzweho. Yego, sibyo? Ubwo rero ariko twebwe ntabwo tuba duhanzweho n'indi myuka yindi, tuba duhanzwe n'umwuka wera. Niyo mpamvu hari n'igitabo nyine nanditse kivuga ngo Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Rero imaze kujya hanze kandi biri gufasha abantu ni bibiri. Kimwe cyitwa Ijuru ni iryawe. Ijuru ni iryawe gifata umuntu kikamushyira muri Edeni y'umwuka, akicara mu ijuru mu buryo bw'umwuka, sibyo? Ariko igitabo cy'Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe cyo cyagiye mu mateka kikwicaza muri Edeni yo mu isi, sibyo? Rero burya ngo utazi yaba ntamenye yajya. Niyo mpamvu twafashe Edeni yo mu isi na Edeni yo mu ijuru, byose se abantu babimenya hari icyo bitwaye. Kuko abantu bavuga ngo ariko ngo ugiye ngo ndashaka ngo nk'ubu ngubu igitabo turaza kwivugaho nari nkivuga, arabavuze ngo ko Christophe ko twakundaga igitabo cyawe cyari cy'umwuka cyane, cyari cy'umwuka kiryoshye ni iki ngiki rega ngiki ijuru ni iryawe, ntabwo ari ijoro ni ijuru, ni ijuru ni iryawe. Igitabo cyawe cyadufashaga kabisa, cyari cyatuvanyemo urujijo na confusion z'uburyo umuntu yajya mu ijuru. None koko ko twari twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abefeso 2:6 turavuga ngo Yesu amaze kuzuka natwe tuzamuye twicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka. None udusubije mu isi? Nabwe ntihoya, ntabwo mbasubije mu isi. Ariko na Yesu nawe nubwo yari Imana yamba umubiri. Rero tugomba kumenya iyo tuva, iyo tutamenye inkomoko burya naho tujya akunze kutugora. Byose ko bisobanutse twumvise ari ikintu cyiza. Murakoze cyane. Rero imaze kujya hanze ni ibingibi bibiri, ni iki Ijuru ni iryawe n'iki ngiki cy'Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Iki cyo nagitinzeho cyane, urazi ko ari umuzigo ukomeye cyane, nka imizigo ya Paulo ngo munzane wa muzigo w'impu. None pastor, wenda kwegereka tugusabe uduterure cyangwa uduterurire abakurikiye bino bitangazamakuru, batereke utubwire kuri Edeni yo mu buryo bw'umubiri. Urugo rwiza ngo ni Edeni ko bamwe bajya batebye bavuga. Ya wundi mu by'ukuri Edeni abenshi anige beto bayiha ijambo paradizo. Rero mu by'ukuri ijambo Edeni hari aba filozofe benshi cyane nk'aba Socrate n'aba Plato bagiye batanga ibitekerezo byagiye binayobye bamwe mu banyedini, baba ngo Edeni ngo ni paradizo, ngo ni ikintu kiri sacré, ngo kitaba ku isi. Bakaba ngo iri ahantu ngo mu ijuru, ngo ahantu ngo ku ijuru atari ku isi. Abandi bakaba ngo iri ku mpera ngo y'isi, abandi ngo iri ngo ahantu mu majyaruguru gutyo, ariko ntabwo iri ku isi. Kandi abantu bazi ibintu bya mite cyangwa se bya mythology, ibintu by'imigani, bamwe bakuriye kuvuga ngo Edeni ntiyabayeho. Ni umugani bivuye kuri ibyo bitekerezo. Ubundi bushakashatsi buhaje kwemeza yuko ngo Edeni iri muri Iraq, byaje kwemezwa hashingiye ku migezi ibiri isa nkaho bavuga ngo niyo yonyine ngo yasigaye, ngo indi yarazimiye, kuko nyine Edeni ngo ahantu ikomoka. Rero mu by'ukuri Edeni aho iherereye ni isomo nasobanura muri iki gitabo n'ubundi. Iki gitabo cyitwa Imana y'ukuri n'Imana y'iki gihe. Rero mu by'ukuri muri iki gitabo chapitre ya mbere nabanje kwerekana, nabanje gusobanura, najya ngo nerekana uburyo Bibiliya ari igitabo gikomeye. Igitabo gikomeye bavandimwe. Intego nyamukuru iki gitabo kwari kongera guha agaciro Bibiliya. Muri iyi minsi hari ibintu byinshi cyane, ubwenge bwa muntu n'ibindi bintu bitandukanye byagiye bizamuka birwanya Bibiliya, kandi akenshi birwanya Bibiliya birangira birwanije na Yesu, nuko birangira n'amateka menshi agiye ayobywa. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye mu by'ukuri, igihe kirageze. Ni pastor rega ubundi no guhanura, niko bimeze. Igihe kirageze kugira ngo Bibiliya yongere isubire n'agaciro kayo. Bibiliya ni igitabo gikomeye mu mateka y'isi. Hari reka mbereke abantu bagira ngo Bibiliya ni igitabo ngo cy'injiji, ariko Bibiliya ni igitabo cy'ubwami. Igitabo cy'ubwami ni igitabo cyubatse ibihugu, ni igitabo gifite amateka y'ukuri. Nicyo rero nabanje kugaragaza ko na Edeni ngiye kuvuga iri muri Bibiliya, sibyo? Bibiliya nta zindi filozofi zindi, ni Bibiliya.
rero icyo nshaka kugira mu by'ukuri kugaragaza uko kuri kose abantu bagiye kongera bakunde Bibiliya. Bibiliya kigiye kuba igitabo gikunzwe cyane kuko nicyo gifite amateka y'ukuri. Reka mfasha abantu gatoya, hari abagabo bakomeye mu isi, nk'uwitwa Abraham Lincoln. Abantu baramuzi ko yabaye Amerika. Ni umugabo wakoze ibintu bikomeye cyane, wakuyeho ubucakara muri cya gihe, mu gihe cye. Yaravuze ngo nizera ko Bibiliya ariyo mpano ihebuje Imana yigeze iha umuntu. Iyo ni kote ye. Ibyiza byose biva ku mukiza w'isi bitugeraho binyuze muri iki gitabo. Aba ni abagabo bakomeye, ibitekerezo basize n'uyu munsi biracyitabazwa n'abavuka bikigiye kugira ngo isi irusheho kugenda mu mahoro no mu kuri. Uwitwa Napoleon Bonaparte wazanye impinduramatwara mu Faransa, abantu baramuzi. Yaravuze ngo Bibiliya si igitabo cyanditse gusa, ahubwo ni ikiremwa gifite ubuzima, kifitemo imbaraga zo gutsinda uwo ari we wese washaka kukivuguruza. Sibyo? Uwitwa Isaac Newton baramuzi, ni umuhanga cyane mu bugenge n'ibiki byose, ni muri za siyanse tuba tuvuga. Yaravuze ngo muri Bibiliya niho harimo ibimenyetso mpamo byinshi kandi by'ukuri kuruta ikindi kintu cyose cy'isi cyavuga ku mateka. Uri kumva? Kurusha ikindi kintu cyose cyavuga cy'isi cyavuga ku mateka. Iyi si, amateka y'isi yasobanurwa, burya amateka y'isi ni amateka y'umuntu. Burya amateka y'isi nyine ni amateka y'umuntu. So rero afite sources zitandukanye. Ariko uyu mugabo uzwi mu buhanga, uzwi muri za siyanse, yavuze yuko Bibiliya ariho harimo ibimenyetso mpamo byinshi kandi by'ukuri biruta ikindi kintu cyose cy'isi cyavuga ko ku mateka. Najya mubwira abantu, iyo wize Bibiliya neza, abantu nyine hari igihe abantu barakara gusa gutya ngo bakitwa bahakanyi, bakavuga ngo Bibiliya ngo ni igitabo, ngo abantu cyane cyane ngo Abaroma ngo bageze gutya ngo bashyira hamwe ngo baracyandika ngo kugira ngo bakolonize isi. Ariko ibyo ntabwo ari byo. Abaroma rega nabejo bundi, Abaroma nabejo bundi, Abaroma ntabwo ari banditse Bibiliya. Uri kumva? Ntabwo ari banditse Bibiliya rwose, nabyo naza kunyuzamo gatoya. Sasa rero Bibiliya ni igitabo ahubwo gisobanura, iyo wize Bibiliya na siyanse, sibyo? Usanga siyanse, sibyo? Bibiliya isobanura siyanse nyine. Siyanse yirefera kuri Bible. Ariko bo ngabo bashaka kugira Bibiliya ubusa, bayivuga yuko ari umwana wa siyanse. Ariko ibyo ngibyo urumva uri no gusuzugura umuremyi. Kuko umuremyi waremye byose agashyiraho ijambo rye n'iyi kataloge ituyobora, niwe mu by'ukuri ni uri hejuru. So rero urumva aba bahanga, aba scientifique, aba bagabo bakomeye mu isi, aba politiciens, abantu batanze ibitekerezo, ni umunsi byaduhaye urufatiro rw'ibyo dufite uyu munsi, sibyo? Bamaze kutugira inama. So rero nicyo navugaga, igihe cyageze kugira ngo abantu bongere bamenye agaciro ka Bibiliya. Kamabwire abo Baroma twari tuvuze bitirirwa Bibiliya. Abo Baroma ngira ngo babaye ejo bundi n'ejo bundi. Bibiliya ubwayivuga ubwami bw'Abaroma butaranaba. Nk'iyo dusomye Daniel ibice 2 bavuga iby'ubwami bwari kuzabaho, sibyo? Ngira ngo rese Daniel acyandika yari mu bwami bwa Babuloni kira gihe, bari baramujyanye mu bunyage. Daniel yavuze uburyo ubwami buzasimburana mu bice 2, avuga uburyo ubwami bwa Babuloni buzasimburwa n'ubwami bw'Abamede n'Abaperesi. Ibyo byarabaye. Hanyuma ubwami bw'Abaperesi bugasimburwa n'ubwami bw'Abagiriki, ubwami bw'Abagiriki bugasimburwa n'ubw'Abaromani. Ibyo ngibyo yarabivuze, ubundi biraba. Bibiliya ni igitabo kivuga amateka yahise, hariho nazaza. Reka nibutsa abantu muri 33 Yesu yigeze kuvuga ngo ntimurebe urusengero, yavuga urusengero rwa Yerusalemu ndetse n'umujyi waho, avuga ngo bizasenyuka. Muri 70 hari General Tito w'Umuroma n'ingabo ze basenye Yerusalemu n'urusengero bishiraho. Urusengero nta nibuye ryasigaye kurindi nkuko bivuze. Yabwiye intumwa ngo zizarenganwa,
hari ubwami bw'abaroma bwarenganyije itorero rya Kristo, ntibiriwe mu mateka y'uyu munsi, ni ibintu n'amateka ari sekira aribisobanura. Abami babayeho barazwi, ibisekuru byo birahari. So icyo navugaga rero, ndagira ngo mbwire abantu yuko Bibiliya ni igitabo cy'ukuri gifite amateka y'ukuri, nk'uko mu by'ukuri abo bayobozi bagiye babivuga. Sasa rero tugarutse kuri cya kibazo buriya mwambajije, mu by'ukuri byo nk'iki gitabo nerekanye uburyo iki gitabo ari ukuri. Ariko akantu gatoya reka nako nkabahe muri hari utuntu, hari amakuru abantu bagiye batazi, kanze mbereka. Ubwigenge bw'Ubuhinde. Ubuhinde muzi ko ni igihugu gifite imana zirenga miliyoni. Ariko hari ikintu gikomeye cyabaye, witwa Mahatma Gandhi, ubundi afatwa nk'umubyeyi w'ishyanga ry'Ubuhinde. Yaje guhindurwa na Bibiliya. Hari umurongo muri Matayo ibice 5:39 uvuga ngo ariko yewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagira nabi, ugukubisa urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'imoso. Uru rwaba rufatiro rwo gukura akarengane k'ihohoterwa no violence ryari kiriya gihe, muri rwabo babyita ahimusa movement. Uri kumva? Ari naho Ubuhinde bwakuriye ubwigenge. Uriya murongo mvuze wo muri Matayo 5:39 umanitse mu nzu nshingamateka y'Ubuhinde. Abantu bake nibo bazi ko uba muri Bibiliya, abandi bazi ko ari igitekerezo cya Gandhi. Sibyo? Ndabizi koko mu bitekerezo bya Gandhi, ndetse ni kimwe mu bitekerezo muri revolution y'Abahinde. Yes, sibyo? Yakoresheje. Yego. Aho birukanaga abakoloni. Yego. Ariko bakabirukana bo batabishe, batageze gute, bakoresheje izindi strategies sibyo zo kutabagirira nabi. Uwo murongo wamufashije gukora iyo mpinduramatwara. Sibyo? Uri muri Matayo 5:39. N'uyu munsi umanitse muri iyo nzu nshingamateka. Abantu ntago bazi yuko kubera n'imana nyinshi zihaba, ntago bazi ko ari umurongo biblique. Sibyo? Wateye iyo mpinduka. Ikindi murabizi ko nka kaminuza ya Harvard yatangiye yari kaminuza y'Abakristo ya theology. Ni ishuri rya Bibiliya. Yatangiye ishuri rya Bibiliya Harvard, yiga Bible gusa. Sibyo? Igihe kirangiye kuko Bibiliya iri mu bwenge bwose, bagenda bakanura. Ibwo ijambo ry'Imana urahumuka. Sibyo? Birangira ibaye kaminuza ikomeye. Uzi ko ubundi Amerika abayubatse muzi ko bari abakoloni bari bavuye mu Bwongereza, myaka 200 bamaze kuba ishyanga rikomeye. Ubundi muri Amerika yaba amashuri, yaba ibitaro, yaba inzego zose zari zishingiye kuri Bibiliya. Yego. Sibyo? Bibiliya wari umusingi, Bibiliya niwo musingi wo gukomera kwa Amerika. Ariko ngira ngo nimba ari mu 1980 ntabwo ni kumwaka neza, uwitwa John Kennedy John niwe wavuze ngo ariko ngo Bible nibe Bible, leta ibe leta, bitandukanye. Abasesenguzi nkuko nagiye mbisesengura mbisoma mu bushakashatsi bavuga yuko guhera icyo gihe nibwo Amerika yatangiye kubitika. Yatangiye gukubitika, kubakora butede kwangirika. John Kennedy amaze kuvuga ngo iby'Imana n'iby'Imana n'ibya leta bibya leta. Kuva icyo gihe Amerika nibwo yatangiye kwangirika, kubakora butede. Sibyo? Ariko Bible ikiri base ya education, y'ubuzima, ya politiki, ibintu byose umusingi wabyo wari umeze neza. So rero wenda watinze kuri Bible cyane ku kibazo twakubajije. Tukiri kuri Bible. Bible ni igitabo umuntu yakwizera ibintu birimo byose akabikurikiza 100% mu buzima bwe bwa buri munsi. Bible cyangwa ahubwo no gufatamo bikeya. Bibiliya ntabwo ari ugufata ibintu byose ngo uhite ubyemera utabizi, kuko kwizera kuzanwa no kumva.
kwemera ibintu utazi byakwica ubwabyo sibyo emera ijambo rimwe urisobanukirwe rigukize sibyo kuko yumvise nabi na Yesu ubwe yarivugiye ngo batsitara ku ijambo kandi ari bo ryagenewe sinumva impamvu utakumva iki wakwemera ikintu utazi kuko pasi impamvu bikubwiye nuko wenda simbizi nawe ariko abakristo benshi cyangwa se abizera bose bigishwa inyigisho zihereye kuri doctrine z'amadini yabo yego ngo yewe niba tuvuga urugero ndi muri dini wenda Pentecote umuriro waka cyangwa se Pentecote wenda reveye ndavuga ko wenda kwambara ipantaro ari icyaha undi azavuga ko atari icyaha kandi ndabisoma mbihuje n'umurongo umwe wo muri Bibiliya undi nawe avuga ati kunywa kayoga ni icyaha undi nawe ajya hari ati nyamara mujye mwisomeraho gakeya ubwo upfa kuzirinda gusa kandi abihuze n'umurongo nkibaza Bibiliya ni igitabo cyo kwizera ku buryo ushobora kuva ku murongo wa mbere ukajya ku murongo wa nyuma. Bibiliya ni igitabo cyo kwizera agicwari guhera umurongo wa mbere kugeza ku wa nyuma sibyo ariko nabivuze sibyo ntago wabyizera icyarimwe wizera ibyo utazi kwizera kuzanwa no kumva ugomba kuba kandi kumva kuzanwa no urumva kumva harimo kwigishwa kubwirwa rero ugomba kubanza ukigishwa neza mbere ko wizera sibyo ni nko guhumuka ni nko guhumurwa sibyo rero ntago wafata byose ngo tubyizera ibyo wavuze rero byo by'amadini atandukanye n'iki ubundi birivuga ko ari kwizera kumwe sibyo umwami umwe ikingiro kimwe sibyo wenda se ibintu bya discipline cyangwa se n'amahame n'ibintu byaza nyuma bitewe na level abantu bariho n'akarere barimo no kubakuriyemo ugomba kwigamira y'abantu bakuze bate ariko ikibarimo imbere cyababyaye aryo jambo ry'Imana ribahatse ari rimwe kuko n'ubundi n'ubuzima busanzwe no mu rugo se wagira ngo icyo wabwira umwana w'imyaka 2 icyo wabwira umyaka 10 kuba abantu wenda se buri ikibazo ni kimwe ari nacyo navuze ngo Imana y'iki gihe hari amadini bihumbagiza sibyo atari umurongo w'Imana y'ukuri bishingiye sibyo ni ubuhanuzi Yesaya yaravuze mu bice bine mu gihe kizagera hazavuka abagore benshi yavugaga amadini ngo bishakire ibiryo byabo ngo bishakire n'imyambaro yabo ariko ngo biyitirire iki biyitirire umugabo rero mu by'ukuri mino minsi idini ryaba nka company ryaba nka organisation sibyo ariko rikitira Imana kugira ngo rihitinge ko abantu bakunda ikintu Imana cyane nuvuga Imana abantu bapfukame icyo ushatse cyose bakiguhe ariko rero doctrine ufite sibyo ibyubaha bitari mu ijambo ry'Imana pastor noneho yaranavuze pastor gisobanuye neza aravuze ngo miyevo ko wamenya murongo umwe ariko ukawumenya neza yego kuko ikintu uzi nabi aho kugukiza kirakwica nagira ngo mbisobanure kuko reka nk'urugero nkunda no kubivuga ibishingwe bifata ubishyire ku buriri biranduza uburiri ariko bijyane mu murima birafumbira umurima ikibi ni igiki ni ikiza cyakoreshejwe nabi iyi ni Bibiliya irimo ukuri ariko ukuri ni gukoreshwa nabi kubera ko kutazwi kuzahinduka ikintu kibi nagira ngo mbisobanure mu kinyarwanda cyumvikana kiri populaire ayega amakuru meza arakiza n'amakuru mabi arica kandi amakuru mabi mvuze wenda se nicyo cy'ukuri utazi neza cyakwica sasa rero reka twigarukire noneho narimo nsasira Bibiliya tujyanye muri introduction y'inkomoko y'ibyo tugiye kuvuga ko amakuru ariho menshi ari sasa rero noneho twagiye muri Edeni ubwo tuje muri Edeni rero tuba tuje gutura abantu batuye isi bahereye hehe tukambaza nifashisha umurongo umwe wo mu byakozwe n'intumwa ibice 17:26 ngira ngo abantu bari bukurikira iki kiganiro bari buze kungukamo byinshi kandi hari ibyo basobanukirwa ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 26 turavuga ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikurikiranwa uko yategetse igabaniriza abantu ingabano zaho batuye uyu murongo urakomeye cyane nimba mwawumvise wavuze ngo Imana
niyo yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikurikiranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Ibyo ngibyo n'Imana byikoreye, ireba umuntu umwe niba agiye iboriyante bakwiza mu isi yose, sibyo, ibashyiraho n'ingabano, uretse ko nyuma abantu bagiye bishyiraho ingabano zabo, sibyo, twakwita nk'imipaka. Nyuma abantu bagiye bishyiraho ingabano zabo, nko mu mateka ya Afurika tuzi ko nk'inama y'Ibereye mu 1885 na 6 gutyo baje bafata Afurika bayicamo ibice, sibyo, bayimanyagura nk'umugati, abazungu abanyaburayi barayigabanya. Muzi ko n'u Rwanda bararugabanije cyane. U Rwanda cyari igihugu kinini cyane, barakigabanije. So rero narimo nivuge ko n'abantu biyongereho udukorogoshwa twabo, ariko ndi kuvuga iby'Imana yakoze before mbere. Ndi kuvuga icyo ngicyo rero, ubwo twaje nyine muri Edeni, uwo muntu wa mbere waremwe Imana ikabakwiza ku isi yose yari hehe? Yego, nababwiye yuko mu by'ukuri Bible ifite amakuru akomeye, akenshi cyane na siyansi ikaza guhamya iki? Guhamya Bibiliya. Rero abascientifique benshi nta kurirwa mvuga, cyane cyane b'abanyaburayi, Bibiliya iyo twize amateka yayo, hari uburyo Bibiliya yagiye yandikwa, ngira ngo hari mu kinyejana cya mbere, mu kinyejana cya mbere bundi mu mwaka w'ijana gutyo, mu gihe cy'intumwa, ndi kuvuga nyuma Yesu Kristo nyine, ikinyejana cya mbere nyuma Yesu Kristo, Bibiliya yari imaze kuba igitabo. Kandi abanyaburayi amateka yabo arahari, mfitemo uko Bibiliya yagiye mu by'ukuri irindwa mu isomo rya mbere, amateka y'uburyo yagiye irindwa. Abantu Abayahudi nibo bafite isezerano rya kera, abitwa Amasoreti, hari ukuntu bagiye barinda izo nyandiko gutya, ni amasomo maremare. Ariko intumwa za Yesu Kristo zazifite umwuka wera, nizo n'abandi bahanga bari kumwe, nibo basize ubundi bashyizeho ntuza, bashyizeho biriya bitabo byemewe. Nyuma haje kuzaho ibindi, nyuma byagiye amakonsili yagiye ahamya iyo Bibiliya. Icyo ndi kuvuga rero, aba banyaburayi, sibyo, abo bahanga icyo gihe nibo bari bazi kwandika, nibo bari bijijutse, kuko nibo bayisohoye bwa mbere. Ngira ngo Bibiliya ni igitabo gikomeye, nacyo gitabo cya mbere cyabaye printed, cyasohotse. Rero bayisomye, nibo babonye ngo umuntu wa mbere akomoka hehe, barabyanaliza. Rero bakurikiye, bakoze ingendo zitandukanye mu bushakashatsi, bayobowe na Bibiliya, bazaga bafite Bibiliya, bayobowe nayo, iri kubereka ha hantu umuntu wa mbere ajya gute akomoka. Rero muri siyansi zabo baje kuvuga ngo umuntu wa mbere yabaye muri Afurika. Yabaye muri Afurika baza bamwe baravuze ngo ni muri Afurika ngo yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ariko abenshi baza gupresiza bavuga yuko ari mu karere k'ibiyaga bigari. Hari umushakashatsi umwe w'umwanditsi wanditse igitabo cyitwa Les Enfants d'Imana, muracyumva, Benimana, cya Jarike Graberi. We yaravuze ngo u Rwanda nirwo ruri mu nda neza y'akarere k'ibiyaga bigari, sibyo. None we yaje gupresiza, sibyo. Abandi baba ngo ni mu karere k'ibiyaga bigari niho umuntu wa mbere, igufwa rye niho ryaturutse. Ariko ibi ngibi ntabwo bibujije abandi benshi cyane bagiye baza kubera inyungu zitandukanye. Burya amateka yagiye ayobywa kubera inyungu z'abantu zitandukanye, bayobyaga ngo ni hariya, abandi ngo ni hariya. Ariko mu by'ukuri icyo abashakashatsi benshi bahurijeho, ari nabyo naje kuvuga ahangaha, nuko umuntu wa mbere akomoka mu karere k'ibiyaga bigari, sibyo. Noneho ibiyaga bigari mu mutima waho nyirizina, mu nda yaho, ari nko mu Rwanda. Uri kumva? Ibyo ni bya siyansi, bivugiye umuntu, ntago Edeni bareba. Ibya Edeni akenshi cyane bikunze gufatwa na Bibiliya. Bo nk'abashakashatsi bafashe amagufwa, igufwa rya mbere ry'umuntu wa mbere bararipima. Yewe zaba siyansi zivuga ngo umuntu akomoka ku ngagi, bambe ku nyamaswa, ni senje, ni sibyo, inguge. Yes, nyine ibitekerezo bya Darwin nabyo mbifitemo hano muri iki gitabo. Darwin wazanye iyo teori ya l'homme par évolution,
niba ukuntu akomoka ku nguge gutyo byose birangira tujuru. Ubwo niyo revo bariho n'imitekerereze n'ubushakashatsi bwabo, ariko yaba we n'abandi bashakashatsi. Ngira ngo muramuzi, hari umwe witwa Anta Diop mu Senegal, sibyo, w'umupolitisiye cyane w'umuhanga mu bintu byinshi, umwanditsi, umu-anthropologue, afite mu by'ukuri speciality mu bintu byinshi cyane. Nawe yahamije yuko umuntu wa mbere, sibyo, akomoka mu karere k'ibiyaga bigari ari umwirabura. Ubwo twaje muri siyansi. Ntarava muri siyansi rero, mu Rwanda hari n'igihe tugira ibireze ntitumenye ko byera. Amateka menshi dufite mu Rwanda abenshi bayafatira muri 916, wenda se ku mwaduko w'abanyiginya bari kumbyita bagira mu Rwanda, ariko nabo ntabwo abenshi babita n'impanuka. Uri kumva? Ariko mu by'ukuri uko bivuga byose bavuga yuko n'abahera aho ngaho bavuga yuko bahasanze abantu, ndetse hari na kingdom, hari ubwami bw'abami bwamase ibihugu bw'abarenge. Uri kumva? Bari bamaze igihe. Wari uyoboye abandi icyo gihe ari we Gihanga na burya ntabwo ari ryo zina rye, ntabwo ryubukwa neza, ariko nibafashe gutyo bamuha iryo zina ry'ubutwari yakoze, niba baje gukora iyo organisation yoganiza abo bantu ibihugu 12 abigira igihugu kimwe. Yego, naza kubivugaho nitonze, ariko ubu ndi kusobanura ibintu byinshi cyane. So rero mu by'ukuri icyo ndi kuvuga nuko abo ngabo baje n'ahangaha mu bushakashatsi bwabo, ndetse n'abanyarwanda, mvuze abanyarwanda bamwe na bamwe babashakashatsi, harimo na profeseri. Nakumbuza abantu gusoma igitabo cya Nyirishema, Profeseri Nyirishema Celestin, hari igitabo afite cyitwa ibyatahuwe mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi. Naho aho ngagiye mu avuga ibintu byinshi cyane, ngo turamuzi n'umuhanga, twigiraho ibintu byinshi. Nawe yavuze uko kuri, sibyo, yavuze uko kuri, aragushimangira avuga ngo afata ubwo bushakashatsi, ndetse we navuze ko Edeni rwose iri muri kano karere, yavuze ko iri muri kano karere nawe iri gutsindagira mu Rwanda. So harimo abanditsi benshi cyane avuze, ariko abenshi cyane barabadaye, abandi barabongereza, abandi birimo hano nyine bashaka bazabisoma. Noneho rero buriya dufite umuyobozi mwiza nkunda cyane w'igihugu. Hari ijambo ryiza yigeze kuvuga, yavugiye muri Serena, reka ndibwire abantu, kuko n'undi yaribwiye urubyiruko agira ngo barushe kumenya ukuri. Ni ijambo rirerire, icyo gihe yari disikuru nziza yamfashije. Ndavuga nti hagiye vuga n'ikira cyumba umwuka yagitashyemo. Yavuze amagambo meza cyane. Yaravuze ngo urareba, muri kumva, urareba na bamwe dutandukaniye ku ruhu rw'umubiri gusa, baba hanze baza bakavuga ko bari hejuru, baturi hejuru ko ibyo batubwira ngo nibyo tugomba gukurikiza. Mwari muzi ko bakomotse hano, aho turi ahangaha, kumva, aho turi ahangaha. Icyo bakoze, bagiye gusubira ibirometero byinshi cyane, hanyuma bakazunguruka bakagaruka hano, ariko ni hano bakomoka, sibyo? Ariko abivuga mbere yavuze ko ngo hari inama yarimo y'abashakashatsi, niko yavuze, niko yatubwiye. Urumva rero abantu bari kumwe n'abaperezida n'abantu bakomeye, ariko ibi ngibi nibyo yavugaga muri iyo nama. Bakomotse hano, icyo bakoze baragiye gusa ibirometero byinshi cyane, hanyuma bakazunguruka bakagaruka hano, ariko ni hano bakomoka. Aho uzajya hose burya bakomoka he? Aha, yamabitsindagira. Aha, baragaruka bakaduha amasomo, naha bakomoka, baba bagarutse iwabo burya. Niko siyansi bitubwira. Arakomeza bivuga cyane ngo nako bimeze, nta nubwo ari kera cyane, ni ibyejo bundi. Ahangaha byatwaye icyo igihe gito kugira ngo abantu bahinduke, sibyo, bahinduke impu zabo. Icyavugwaga icyo gihe, watubwiraga icyo gihe, yaratubwiye ati twese uko tungana, igishobora kuba kidutandukanya ni nk'ibice 0. Twumva ubwo arimo bashinwa n'abaki, ubwo ni za genetics, sibyo, 0 n'ibice 5, ntabwo ari 5%, oya ni 0 n'ibice 5%. Ibindi 99 n'ibice 5 turi kimwe.
ati ariko avuga ikindi kintu cyiza cyane ati usanga nubwo turi 99.5 turi kimwe, usanga twese 99.5 by'abantu bireba bya bindi bidutandukanya 5.5 kurusha 99.5 nibyo abantu bareba bakabikurikirana bakabishakamo n'ibitariho. Ni mu Rwanda niho turi kuvuga. Reka nkomeze numve. None se naba mfite icyo mpfana n'uwo mu Burayi, n'uwo mu Bushinwa, n'uwo muri Amerika y'Amajyepfo, nubwo tudasa ku mubiri dufite icyo dupfana. Bose baturutse hano iwacu. Abashaka ibintu za rwose ntabwo ko bayibone iryo jambo ryose. Niyo speech ni nziza cyane. Noneho twarangiza tukijyamo bwacu tukishakamo, urumva twebwe bwacu tukishakamo ibidutandukanya, ndetse tukemera ko babandi tukemera babandi kuruta abo turi kumwe. Ubwo se n'ubwenge abiga bajya mu mashuri, ibyo mwiga bituma icyo mutacyumva mwizi biki? Abantu baba biga ibiki? Baba biga ibiki? Abajya mu mashuri kwiga mutumva icyo, mutazi ibyo, ubundi mwizi biki? So rero ni ijambo ryafashe cyane, ririmo n'izindi impanuro nyinshi. Abantu bakunze kuvuga ngo wigira kuri nde, niwe wa mbere nigiraho byaba iby'umwuka n'iby'umubiri, kuko nk'ibi ngibi wabyumva nk'ibintu bisanzwe, ariko twe twumvaga ibintu byinshi cyane. Yaravuze ijambo ry'Imana, yaravuze Bibiliya, yahamanije n'icyo Bibiliya ivuga. Noneho abantu bajya bibaza ngo nk'iri jambo yavuze ngo baragiye gusa bahindura impu, sibyo? Impu zirahinduka. Ikamabwira undi mushakashatsi waje kuvuga ku kintu gikomeye witwa William Levi Ochani Ajugo, avuga uburyo Abisirayeli nabo bagiye bahinduka impu bitewe n'aho bageze, kugira ngo bishimangire iryo jambo yaravuze. None ubwo nyine turi muri Edeni nyine. Mu nyandiko yitwa Dispersed Israelites irasobanuye ati mu gihe Abisirayeli batangira urugendo rwabo bari abantu bafite uruhu rwijimye, sibyo? Mu mahanga Abaheburayo bamwe bibonye muri Aziya no mu bihugu bya Afurika. Nyuma y'ibinyejana byinshi muri rusange uruhu rwabo rwarirabuye, batangira kuvuga indimi z'abenegihugu babo, bakora kandi bambara nk'abasangwa butaka baho basanze. Uko bamaraga ibihe binini mu baturage b'i Burayi, uruhu rwabo rwarerurutse, basa naho babasanze, bigana indimi zabo ndetse n'umuco wabo wa buri munsi. Iri shyanga ritangaje ryaba ryaragumanye ibi biranga binyuze mu mateka risangiye, imyemerere shingiro ndetse n'idini, ariko ku buryo nabo ubwabo batakwimenya bahereye ku bintu bigaragara inyuma nk'ibara ry'uruhu, sibyo? Ndaza kuvuga ibindi ku by'Abisirayeli, ariko njye mbere ko hamwe na za klima n'aho abantu bajya, sibyo? Impu zirahinduka rwose. Ibyo ni bimaze kuba proved n'abantu benshi, nta kuvuga ngo none se ngo ari abazungu. Umukuru w'igihugu yavuze ngo nubwo tudahuje impu, nubwo bari hariya turi bamwe. Sasa rero tukigaruka ku gushimangira inkomoko n'ubundi ya Edeni, mvuze iby'abashakashatsi, mvuze iby'umushakashatsi w'umunyarwanda umwe, hari n'abandi benshi, mvuze n'umukuru w'igihugu utuyobora muri munsi mu nzira nziza, tuvuga ati bantu mwiga ku cyo kintu mutacyumva. Rero reka tugaruka kuri Bibiliya yenyewe. Bibiliya yenyewe ivuga yuko ibya Edeni ibi bisobanura cyane mu kintu cyiza, mu ijambo ryoroshye rivuga yuko muri Edeni ubundi harimo uruzi rumwe nk'ibimenyetso biranga Edeni. Harimo umugezi umwe wigabanyamo 4. Kanzane iyo ntuza, iyo verse niho ruzingi, niho ruzingiye, yego, sibyo? Nitangiye ibice bibiri. Sorry. Ariko tubaze tubwira abantu baramutse basomye mu itangiro igice cya mbere umurongo w'9 n'10, hari ikintu bagomba kumva. Haravuga ngo Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Imana ihita ahumutse ubutaka,
iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Ikintu bagomba kumva mbere na mbere cyagiye mu irema, ntabwo isi yari ifite ibiyaga nk'ibyo dufite uyu munsi, ntabwo yari ifite ibirwa n'imyibyimba kigwa gutyo. Hariho igipande kimwe cy'isi n'ikindi cy'amazi. Amakuru baronze bayamenye bayumve kugira ngo n'ibikurikiye babyumve. Nta byaga byabagaho rwose, za Victoria za ntabwo zabagaho, habagaho inyanja imwe, sibyo, n'ubutaka. Iriya nyanja ubwo yabagaho ni iyihe? Oya, ni imwe nyine, yari itarabona izina, yari inyanja, sibyo. None rero igice cy'ubutaka cyariho ibihugu bine. Igihugu cya mbere cyitwaga Edeni, sibyo, cyari igihugu, cyari igihugu, sibyo, gifitemo n'ingobyi. Ikindi gihugu niyo ntangiye nyine oya, umunyamakuru yararangayira, ndi kuvuga ubutaka, bwa butaka, sibyo, mvuze amazi, sibyo, uvuga n'ubutaka, mvuze mu irema rya mbere. Ubwo yitwa isi ya mbere ya Nowa. Ubwo butaka bwariho ibihugu bine, sibyo, byonyine. Noneho muri makeya urumva nyuma yaho ndaza kwerekana uburyo imigabane nyine yaje. Yego, rero ibyo bihugu bine hari igihugu cya Edeni, sibyo, hakaba igihugu cya Havira, cyari iburengerazuba, hakaba igihugu cya Ashuri, ariyo yitwa nka Aziya uyu munsi, hakaba igihugu cya Kushi. Ni ibyo bihugu bine. Noneho rero dusomye Pasi ufite birase, Pasi wadusuye mu kiganiro asomere itangira ibice bibiri, umurongo w'icumi hera umunani. Haravuga ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, yishyiramo umuntu yaremye. Yego. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Imeza n'igiti cy'ubugingo hagati. Ariko reka twihutera kuwa 10 nta kibazo. None ngiye kugeraho. Hagati muri iyo ngobyi imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi icyiza n'ikibi. Wa 10 noneho. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo 4. Umwe witwa Pishoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Havira, kirimo izahabu. Kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budora, n'amabuye yitwa Shohamu. Undi witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru, ni wo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Ufurate. Yego, witwa Ufurate. Urumva ni umugezi umwe, wigabanyamo ingahe? 4. Sasa rero haje kuvuga ikibazo gikomeye. Umuntu iyo usomye mu itangiriro cya gice cya 10, ubundi ibice 6 na 7 gusubira inyuma tubaramo ibyo mwuzure. Isi yaje, hari imvura yaje kugwa, nta mateka abantu azwi mu gihe cy'umwuzure. Amazi amwe yavuye hehe? Ikuzimu, imigomororo muri bwa butaka, sibyo, kuko muri isi yavuye mu mazi nawo bwayo. N'umurongo wivuga nawo, isi yavuye mu mazi itwikiwe n'amazi, sibyo. None sasa rero amazi yo hasi yaje kuzamuka, sibyo, n'imigomoro mu ijuru ijya gute? Iragomoroka, hagwa imvura iteye ubwoba, nta nubwo umuntu ayikuba ngo yumve. Iyo mvura yaje guhita mu mwaka, yaje guhita mu kwezi kwa 3 mwaka w'ibihumbi 2 ngira ngo 369 gutyo, kwezi kwa 3. Ubwo ni imbere Yesu BC, sibyo. Iyo mvura irangije abantu iyo basomye itangiriro ibice 10:25, hadusomera twumve. Itangiriro 10:25. Itangiriro ibice 10:25. Haranditse ngo Eberi yabyaye abahungu 2, umwe yitwa Peregi, kuko mu gihe cye ari mu isi
yagabanyijwemo kandi murumuna we yitwa Yokitani. ahantu uje kurikira aho ngaho. Uyu mwana Pelegi amaze kuvuka babonye ikintu kibaye mu isi yagabanijwemo, habayeho diviziyo, sibyo? Urumva imvura yarahise, sibyo? Ubutaka bwajwenjamye, ariko mvuga n'iki, uyu mwana avutse rero bamwitiye ikintu kibaye mu isi, bagiye kubona ubutaka kugeza gute bucitsemo ibice gute. Sasa rero isi yatangiye kumanyuka, igipande kimwe giherera iburengerazuba bw'isi, ariyo iramigabane mu burengerazuba bw'isi za Amerika gutyo, ibindi bice bijya ku burasirazuba bw'isi. Umugabane wasigaye ufite umwimerere wawo na Afurika. Yego. Buriya irimo Afurika nubwo nayo urumva yakozweho, impamvu nayo irimo ibiyaga n'imigenzi n'iki, ariko burya impamvu Afurika igifite ntuza amabuye y'agaciro n'umutungo w'iki, nuko yo isa nkaho ari ubutaka bwiza, nicyo gice cyaje gute cyasigaye. Yego, sibyo? Uyu munsi iyo ufashe ibira bihugu bya Afurika gutya iriya za Angola naki, ukabicomeka kuri Amerika y'Amajyepfo, usanga bihuje ibintu byinshi cyane. Inyanja Atlantique itajyamo hagati. Yego, sibyo? Yani bitandukanye. Uri kumva? Ibihugu bya Afurika bitandukana na ntuza na Aziya, iyo wonye kubicomeka usanga bifite ibyo bihuriyeho. N'indimi hamwe n'indimi bavuga, n'isura ndetse nk'abana ndetse n'amabuye menshi cyane, kuko urumva muri ako gace niko karimo ayo mabuye, sibyo, y'agaciro n'ibindi byinshi cyane twavuze, nubwo ibimenyetso byinshi cyane. Reba nawe imyaka 6,000 ishize, iyo mvuze 6,000 sinibagiye yuko hari izindi siyanse hamwe na archaeology, sibyo, iyo bapimye ubutaka basanga isi imaze amamiliyari, baba bashaka kuvuga hari isi ya mbere burya yiriya yo kwa Nowa. Ariko hano birimo ntashaka kujyaho nonaha. Burya mwirema bisa nkaho kwari gusana, hari ikibazo cyabaye mu isi ya mbere ntashaka kuvuga uyu munsi, ubwo nyine kibitsemo hano. Kuko Imana y'imisi itunganye, ntabwo Imana y'imisi idafite ishusho. Imana y'imisi ifite ishusho mbere, ntabwo Imana igikora bidatunganye. Yes, ariko iriya singu idafite ishusho nk'umwijima wigose ntuzovuyeho umwijima. Yari hari amazi umwuka wera ngo agenda hejuru y'amazi, amazi yaravuye hese ko kari ngo ni mwirema. Before hari isi ya mbere, harimo ubwira bwinshi cyane dushaka kuvuga hano. So rero sibyo wa muteolojiye we, nibyo ndabizi, urabyize sibyo? Imana ishimwe cyane, yazanye abahamya bakomeye. Yego, n'ibimenyetso bifite ibihamya. Sasa icyo ndi kubona iki sasa rero, sibyo? Umugezi iki kiriya gihe iriya migezi yari kiriya, sibyo? Ariko uyu munsi umugezi witwa umwe, urabona hari abantu, hari ibihamya mfite hano nabo twagiye tuganira, muri Edeni umugezi uturukamo witwa ubundi, urebye ubu ngubu yabaye 2 ariko mbere yari umwe, sibyo? Uwo mugezi nyine uturuka kuri Crete Congo Nili mu burasirazuba, sibyo? Uwo mugezi witwa Gihoni, abantu bagiye muri Wikipedia barebe, Gihoni niyo Nili, sibyo? Gihoni ni Nili. Gihoni niyo Nili, sibyo? Uwo mugezi Nili bavuga ngo waneteshaga kushi yose, kushi kera bavugaga na Afurika. Uyu munsi urebye ibihugu bya Bassin du Nil, Bassin du Nil, uburyo isoko iri muri Afurika byamaze guhamywa neza. Abashakashatsi bamaze kubihamya. Navuze ko nkunda umuyobozi w'igihugu cyane, kuko ambera umuyobozi mu bintu byinshi cyane. Cyagiye muzi hari urugendo arutse gukora ya filime mbara nkuru, cyagiye ari kwerekana amateka y'igihugu n'iki, ari kumwe na nimba ari Green Bird, wa muhanga mu gufata amafilime ya Royal Tour, sibyo? Ageze muri Nyungwe, iravuze ngo this is the source of Nile. Abwira isi ngo iyi ngi niyo soko ya Nili. Buriya yaravuze ikintu gikomeye cyane mu mateka y'isi, kuko hari amateka yashatse kuyigoreka kubera impamvu nyinshi zitandukanye, ariko nabaje kubihamya nyuma y'abashakashatsi benshi bukuri bamaze kubihamya. Ruzi rwanire ubundi hano mu burasirazuba nyine bwa Crete Congo Nili, sibyo? Ariyo mazi akora kibaya cy'uruzi rwa Nili, atunze ngo niyo abanyarwanda bakoresha kuri 70%. 70% by'amazi dukoresha, sibyo? Ava mu isoko ya Nili. Ava mu isoko, yego.
uri kumva avara muri Nyungwe hari muri Nyungwe mu isoko ya Nili. Noneho sasa rero urumva aya mazi aragenda hari imigezi igenda yihura za Mwogo gutyo n'iki Akanyaru kakihuza na ntuza na Kagera, Akanyaru gaca mu majyepfo sibyo, hanyuma ntuza igaca mu majyaruguru Nyabarongo, biragenda rero haraho bigera bigaca Tanzania gutyo ni Bugande. None rero iyo uyu mugezi usohotse mu kiyaga cya Victoria nibwo itangiye kwitwa Nili. Impamvu rero byagiye bishanga mu mateka bamwe bati Nili komoka muri isoko yayo ni muri Victoria gutyo, ariko abahanga barebye inkomoko bamaze kubitangaza. nyine nkuko babikubwiye inava na Nyabarongo bwayiva muri Nili. Nibyo? Oya Nili komoka nyine muri Victoria. Nili komoka muri Victoria, ndavuga isoko. Isoko mu Nyungwe. Akazamo za Mwogo zigenda zijya. Igabanya gukomeza kugenda mu Kagera. Oya hari imigezi igenda yiyunga kuri ya soko. Yego. Ariko yose ikomoka urebye ntuza cyane ni kuri isunzu rya Crete Congo Nili ni amazi. Ubundi terime nziza bavuga yuko isunzu nyine rya Crete Congo Nili sibyo risuka amazi mu gice cy'Iburasirazuba ariho bita nyine mu kibaya Bassin du Nil. Iyo rero ayo yagenda rero Nili kagenda ikajya mu bihugu bya Ethiopia byaki igeze muri Ethiopia za Misiri, igeze muri Misiri yigabanyemo udushami turi gutya ikoroha he mu nyanja ya Mediterane gutyo sibyo. Mediterane ivuye hehe? Mediterane yaje bigenze bite? Yaje nyuma y'iki yo mwuzure sibyo. Iyo rero Nili sibyo, iyo wongeye uyuvanyemo Mediterane sibyo ugahuza bwa butaka sibyo, iyi Nili iragenda igahura n'uruzi gutyo hano birimo nimba rwa Ufurate birahura za nzuzi zo mu ntuza zo muri Aziya. Noneho iburengerazuba bwa ntuza bwa Crete Congo Nili sibyo, niho haturuka amasoko y'uruzi rwa Nili sibyo, ari rwo rukora Pishoni. Iyo urebye mu Kinyarwanda bavuga ikintu cyagutse kirirarije, uri kumva buriya ruraruzi rwa Kongo ngo nibyo ngo runetesha uburasirazuba bwose muri Havira yose. Nimba na Uvira barayikuye kuri Havira sibyo, buri wese ngo basanga nda jambo Uvira ari ukuntu ari bya Havira gutyo, uri kumva ari amabuye y'agaciro bahavuze yose sibyo, ariko ni mu burasirazuba bw'iki Burasirazuba bw'isi. Oya mvuze uburasirazuba bwa Eden sibyo, bwa Eden sibyo, igice kinini cyane mu ntuza uburengerazuba ubwo gihita kiba uburengerazuba bw'u Rwanda uri kumva bw'u Rwanda. Ariko u Rwanda tuvuga umunsi twibuke yuko buriya burasirazuba bwose bwa Kongo sibyo mbere y'abakoloni rwari u Rwanda. Hari igihe tubyumva gutyo twumvise za ngabano za mbere z'Imana twumve n'iz'abantu, hari utuntu utumva neza, ariko byibura turebe amatrase y'ingenzi sibyo, ubona se ibindi byasibangarijwe n'amateka, ariko byibura trase zigize gute zihari. Sasa rero ubundi rwaruzi rwa Amazone rwaruzi rwa Amazone Nili yo murabize ko ari uruzi rurerure ku isi, nirwo ruzi rurerure ku isi rukomoka mu Rwanda. None Amazone harabona u Rwanda ariko sibyo mu byukuri, Amazone muri n'urwa kabiri. Ariko buriya iyo ufashe Fleuve Congo no muzi ko ya kabiri muri Afrika. Muri Afrika rwa mbere ni Nili, hanyuma ariko mu bunini muri Algeria nanone rwa mbere ni uruhe ni Fleuve Congo. Burya Fleuve Congo wongeye guhuza ya migabane, ubwo bushakashatsi bwazakorwa noneho abantu byiteguye neza sibyo, uburyo buhari sibyo, za GPS zikaza n'iki n'abageografe, uramutse ufashe Fleuve Congo Nili sibyo ugahuza uko ibice byahoze ihita ihura na Amazone sibyo, nawe ugasanga rwaruzi nagro isoko ni hano. Iyo rero uko uhuje muri makeya inzuzi zose usanga yaba Ufurate sibyo, yaba Tigre, yaba Pishoni, yaba Gihoni, zose ntuza suruse ni hano mu Rwanda sibyo. Hehe muri Nyungwe hari umunyamakuru uvuze ngo Edeni ya ntuza ngo Edeni ngo muri Nyungwe, mugira amatitre yanyu, ariko urebye Edeni yoyo ni aka karere kose sibyo. Ingobyi ni mu Rwanda nyirizina, hagana heso ni mu Rwanda gusa ni mu Rwanda sibyo, hari isoko
hari isoko ubwo ni hehe? hari isoko ya Nili, Ni muri Nyungwe. hari isoko ya Gihona, hari wa mugezi n'ubundi wigabanya mu yayindi ni hehe? Ni muri Nyungwe yo mu Rwanda, niho mu ngo bya Edeni. buri ni Adamu na Eva babaye, niho babaye. Ni ukuvuga ngo Adamu na Eva ubwabo bari batuye Adamu na Eva ni Abanyarwanda, bari batuye he? Muri Nyungwe. batuye muri Nyungwe. kugira ngo abashe kubisobanura n'abari kumva ikiganiro babyumve neza. Yego, muhise mutarukira kuri Adamu na Eva, ariko reka aduhe fact. Harimo uruzi amaze gutanga, ariko ari buduhe izindi fact zivurwa mu Bibiliya byarangaga aho hantu hari Edeni, noneho aziduhurize n'aka karere k'ibiyaga bigari. urakoze cyane. Ibiyaga bigari n'u Rwanda rubamo. Ikintu cya mbere, yes, ikintu cya mbere nababwiye cyanayobeje isi, tubyo kandi ko gikomeye, nta fagiti yaruta imigezi, sibyo? ariyo mpamvu teori nyinshi zamaze kuvuga ngo umugezi wa Pishoni ngo n'uwa Gihoni ngo yabaye disappeared cyangwa se yarazimiye. Hari teori twiyize ukabyandika kandi utavuga ko yazimiye ntibaguha amanota, sibyo? Ukandika ko yazimiye kugira ngo agire gute, bagwe diplome yawe itane. uri kumva ngiki bareza mu teoloje rwose twize ko yazimiye rwose, yize ko yazimiye, ni amateka menshi yabivuze. uri kumva, ariko ntabwo yazimiye, ahubwo niyo migezi ikomeye cyane. Mu by'ukuri naje gusa nkaho nongeye gusobanura amateka y'uruzi rwa Nili, sibyo? Pastor ndukira aho ngaho kugira ngo udufashe wenda n'abantu bize teoloji. Muri teoloji mwize cyangwa se abize teoloji, iyo migezi bivuga ko yazimiye. Uyu munsi none ikiganiro uri gutanga baraba bavuga bati nabo babizi ko yazimiye, niyo bigisha imbere y'abantu bavuga ko ya migezi yazimiye. Wowe nk'umuntu nawe wakoze ubushakashatsi, iyo wanditse ibitabo hari ubushakashatsi nawe uba wakoze, hari fagiteri nyinshi ugenderaho, ni iki cyemeza ko kuko itazimiye? Erega icyo nakubwira, buri kugenda bucya, sibyo? Buri kugenda bucya, buriya turi kuva mu isi naba ko itabonaga neza kubera ubwenge, sibyo? Hamwe na civilisation no kujijuka niki. Uri kumva? Teoloji, hari teoloji dufite uyu munsi, systeme zirimo, sibyo? Amashuri ya teoloji systeme zirimo, sibyo? Niyo yakizeho umurongo. Hari amashuri ya teoloji yubakiye muri systeme, ubwo ngubwo rero tujya mu mateka, sibyo? Yenda n'ikintu nkunganiye, iyo twiga twebwe Edeni ntibatubwira ko iri mu Rwanda. Yego. Noneho icyo biriferaho n'uriya mugezi wa Furate ukiboneka wonyine. Ugendeye kuri ibyo rero wakumva ibyo batwigishije ari ukuri. Impamvu rero nagaruka ku byo ari kuvuga nuko niriwe agaragaza Edeni yo mu Rwanda, n'iyi migezi indi yose akita yigaragariza mu Rwanda. Niho hantu byatandukaniye. Yes, ikindi urumva turi kwerekana n'ikibazo cyabayemo, sibyo? Muri iyo myaka yose babyumvira mu kirere, ntibahite bumva iriya evenoma yabaye mu gihe cy'umwuzure, mbone bakahita bafata gutyo gusa, sibyo? Erega nabo nta proof nyinshi cyane kuko ngo uruzi rukiriho rwitwa, sibyo, Ufurate. Uri kumva? Ariko se Ufurate bakibagiza ngo isi ya mbere yayiteye ite? So rero mu by'ukuri ikindi rero cyagiye kinabaho, ariko nabwiye ko buri kugenda bucya, amateka hari igihe nyine yigishwa agenda yisubiramo gutyo. So rero mu by'ukuri ikindi mwe mwavuze ngo na indi fact yavuze ngo ari amabuye yavuze, sibyo? Iki gihugu hano nabumva jewe rwose nyabwira abantu ngo umuyobozi w'igihugu ni papa, sibyo? Ani ni Imana mu gihugu. Yego, sibyo? Inspiration yampaye ni nyinshi cyane. Iravuze ngo ariko ibihugu duhana imbibi birimo amabuye y'agaciro, sibyo? Imana yarakase ishyiraho n'umupaka, uri kumva? Yashyize n'umupaka w'amabuye, sibyo? Ariko naho se ngane n'abakozi b'Imana mu minsi yashize, ni gahunda yo kuganira twari twateguye, minisiteri yacu yabiteguye iyo gahunda. Ndabwira nti hari amabuye menshi y'agaciro ari ku butaka azahishurwa. Imana ishaka guhishura nitwemera kujijuka,
no kuva mu kigare tukiga kandi tugasenga. Ikintu nshima Imana hashize nk'ibyumweru 2 ngira ngo nabibaze 2 gutyo, Ububiligi bwazanye ikarita ivuga amabuye y'agaciro sibyo, karite logique yerekana ntuza amabuye y'agaciro mu kino gihugu sibyo. Ntago tuzi kwangana, ariko niyo karita igeze yo nishingikijeho cyane, kuko urabona inama ya Berlin iba mu 1885 gutyo na 6. Muzi ko Ubudage iriya nama yabaye kugira ngo yigabanye Afurika. Ubudage nibwo bwiyiziye mu gihugu hano mu Rwanda, bateguye wagira ngo u Rwanda rwari tageti, uri kumva niho baruhukiye. Igihugu barakinashagura. Bari abantu bazi ibimenyetso byinshi. Muzi ko bahise babwira uriya Richard Kandt, wenda mukunda n'abanyarwanda turamukunda, hari n'inzu ndangamurage hariya ari umujyi sibyo, yamwitiriwe. Baravuga ati uruhukire muri Edeni muri Nyungwe uturebere wa mugezi ko hari. Yego, ntuzi ko Richard Kandt wahamije yuko Edeni iri mu Rwanda. Bambe ntuza sorry Nili, soko ya Nili. Mfite ntuza hano n'igihe yagereye n'amateka sibyo. Uri kumva rero bo bayita Nili gutyo sibyo, ariko barabizi. Sasa icyo ndi kuvuga nuko abantu bagiye bakavuma ibyo bimenyetso byose ati Nili ni hwiri, ya Gihori ni hwiri, kuba izi evenuma zatumye ntuza isi senyuka. Barabizi umwuzure wa Nowa. Bibiliya ntabwo yizera mwuka bo, ntabwo nyaburayi bizera Bibiliya nk'umwuka, bayiza mu mubiri, ibintu biri facts kwakata bapurika ibyayo. So rero nabo hari ibimenyetso byinshi cyane bafite by'ibirahanga. Nizera ko nabo mu Misiri bazabati sasa rero kuko hakeye wasanga hari andi mabuye menshi sibyo azagaragara ubwo, cyangwa se ibimenyetso byinshi buriya wasanga ibimenyetso byinshi cyane bajya gute bazarusha kutubwira. Noneho birumvikana Adamu na reka Edeni iri avuze facte, yavuze uruzi, avuga amabuye y'agaciro. Ariko reka twongereho, ese uyu mwuzure wo kwa Nowa waba warazimanganyije wenda ibindi bimenyetso bijyanye n'imbuto, ibiti n'ibindi bintu nk'ibyo, mbega bijyanye n'ubutaka bwera cyane nk'uko Bible bivuga ko ubwo butaka bweraga cyane? Mbo urumva byo umwuzure washenye ibintu byinshi cyane. Ni ikibazo cyoroshye kuko no mu buzima busanzwe n'iyo imvura ishenye sibyo, uzajya ku gasozi wahandi wakiriraga kera ugifite imyaka 10 nuhagera uzumirwa kabisa. Uzumirwa uzasanga ibintu byarahindutse sibyo, uzasanga handi wabonaga umukingo harabaye iki, uzasanga hamwe hari ishyamba ritakihaba, kandi n'imyaka itarenze ingahe uzi ko uri muto cyane. Ntanswe imyaka 6,000. Hari ibimenyetso byinshi byazimiye, arimo mubwira abantu ngo at least ibimenyetso twerekanye ntabwo reka twimprovinge sibyo, kuko oya ni byinshi ubwo nese reka mubwira ikindi. Banagiye bazo ku idini, iyo bavuze yuko umuntu wa mbere ari muri Mesopotamia iriya mu ntuza sibyo, iyo bavuze ko Edeni ari hiba, nta trace nimwe mu bushakashatsi bwose bwakozwe n'isi yuko umuntu wa mbere yabahereye muri abice babashingiye ku cyumba cy'ukuri. At least batekereza kuri cyo ngicyo. Byibura ngo ino kuri trace ya mbere y'ubushakashatsi za ntuza zakozwe, za ubushakashatsi bwakozwe. Hari abahanga mu bisigaratongo sibyo, archaeologue bamaze gushyira ntuza bazishyiraho ngaho, niho umuntu wa mbere akomoka, waba uciye muri siyansi, waba uciye hehe no muri Bible. Rero kuvuga ngo niriya mu ntuza uramutse uvuze ngo reka dufate gahunda yo gusubiranya isuku yahoze, dufate inyanja zitandukanye Afurika n'indi migabane tuzihuze, iriya migezi usanga ikomokamo hano, ikomoka mu Rwanda. So bivuze ngo ni iyi ibiri. Urumva iyi migezi ibiri dufite, Pishoni na Gihoni, nijya rikabyara Tigre na Furati hakurya iri. Pishoni na Gihoni yose turuka mu Rwanda. Nibyo navuze. Ku soko ya Nili. Pishoni iburengerazuba, Gihoni iburasirazuba. Yuvuze uburengerazuba ubwo ni muri Kongo. Muri Kongo. Bakunze Iyobokamana TV ndetse na Bwiza TV, murumva iki kiganiro ni kirekire, ngira ngo ntabwo byakoroha ko cyarangira.
Joel ni ikiganiro navuga ko kiri interested kandi noneho gifite ibintu byinshi cyane bimeze nk'ubuzima bw'abantu ariko cyane ku buzima bw'abanyarwanda ko kirahura n'ubuzima bw'abanyarwanda bavuye hehe bya bindi by'abantu bavuga ngo abantu bavuye ku nguge ngo abantu bavuye he ariko se niba baranavuye no ku nguge ubundi bwo iyo nguge yaturutse hehe so nuvuga ngo hari ibintu byinshi cyane Joel turajya tugenda wenda tuganira ngira ngo turamusaba tubicemo yes nuko Joel ni summarize turabinyuramo ariko tuzongere tunagaruke n'undi munsi ingingo ku ngingo umenye ngo ese ubundi nyuma abanyarwanda ubundi bavuye he baza gutura mu Rwanda so ni byinshi Joel reka mu kubinyuramo noneho turumva dusobanuriye ibyo Edeni ngobyi yayo muri Nyungwe hariya ubona kuba Kadamu na Eva ariho bari itunda bariye buriya ni kimwe mu biti byari biri muri Nyungwe twajya no mu mateka ku bantu biza amateka cyangwa se ku bantu bakurikira politike bakunze kumva umugezi wa Nile n'umugezi wa Nile usa nkaho ukunze gutera ibibazo cyane nko muri Misiri Ethiopia na Misiri barahanganye kubwo urugomero bari kubaka urugomero Ethiopia iri kubaka Misiri aho ivuga ngo itazabona amazi uvuga ngo umugezi wa Nile ni umugezi utunze ibihugu by'Abarabu kubera ko biri mu butayu so nuvuga ngo abantu benshi baza amateka cyangwa bakurikira politiki barabyumva cyane yego buriya no kuvuga yuko imbuto igiti nyine bariye buriya mbuto basoromye yari iteye muri Nyungwe ni nabyo umuntu yabihuza nyine nabivuga ko ariho babaye nibyo Christophe pass nta kibazo kirimo byoroshye nkuko bamugani nabavuga ngo umuntu yakomotse ku nguge urabona niho yabiri ko nta kintu cyerekezo isigeze kandi mu Nyungwe zibamo bijya mu mugezi wa biba muri Cyamudongo muri n'undi n'igice cya Nyungwe ariko twebwe twizera ko umuntu yaremwe ubwo nyine twumva nimba n'ababyizera baberekeje ntabwo bagiye hakurya y'igitekerezo yes theologically parira hari ukuntu uyu mugenzi wanjye hari ikibazo numvaga ashaka kubaza wenda kitwinjiza kuza tureba noneho iriya umwuzure wa Noah uriya mwuzure nyine wabaye n'iriya nkuge n'ibiki abantu yatumye abantu batatana bagira ute nabyo bifite ngahantu biza guhurira wenda n'aya mateka cyane abanyarwanda baje kuza bakaza mu Rwanda bagarutse iwabo ariko nanone nkaza kwibaza wenda ze kutubwiraho gatoya Joel abanyarwanda baba bahura he nabo biriya ubwoko bw'Imana birivuga barimo abisiraheli yego nibyo biza kutuganisha ku musozo bene ibyo ariko reka tubanze duhe no muteologie niba ariko bavuga ubwo no muteologie no muteologique umuteologie reka hari ikibazo ashaka kubaza kijyanye n'ingobyi ya Edeni noneho akakivaho duhita tugenda noneho mu byano wa n'umwuzure murakoze cyane irya mbere ndashimira pasiteri vraiment yasobanuye ibintu bikomeye kandi birimo ubwenge bukomeye iyo rero dusomye Bibiliya dusanga ingobyi ya Edeni kuva umuntu yamara gukora icyaha bisa naho yarindishijwe mu by'ukuri nuko twagiye tubyiga mu ishuri batubwiraga ko uburyo irindishijwe nta muntu ushobora kuyigeraho nta muntu ushobora kuhasura kubera ko abamarayika b'Imana bayirinze ntikandagirwamo ntigerwamo none mu byo mudusobanuriye mutubwiye ko ibaye Nyungwe nta n'ukwezi gushize nanjye nyivuyemo nibazaga rero ko wadufasha kuri ako kantu kuko bamwe banatubwira ko meme na kamera ntishobora kuzana ishusho yaho Edeni iri kubera uburinzi ibuhari ndetse n'abagiye babigerageza hari umwuka upusa ibintu ngo ntibibashe kwinjiramo kugeza ubwo n'ibyo bibura ngo irengero abantu bagiye mu bushakashatsi ni triangle mo reka wenda pastor yagiye cyabivugaho wenda twumve ariko kandi akiri no kuri iki kibazo abajije kujya akijyanire hamwe hari abavuga ko ari ahantu ngo harinzwe muri Kongo urumva abanyamerika barinze ngo hari za uranium ubu abanyamerika bahashyize uburinzi abandi ikindi nakongeraho kuri ako ngako hari n'abavuga ko ishobora kuba iri mu isi ariko irinzwe mu buryo bw'umwuka ako nako kagasobanura kuko abamarayika ntibagaragazwa n'amaso y'umubiri kuko ni imyuka ntibiravugwa ariko iyo biravugwa ifite fagite mu mwuka muri Bible pasike impamvu ifite fagite muri Bible kuko ntitutavuga ko irinzwe kandi hari ibintu bivuga muri Bibiliya ko harinzwe mbibutse ko abamarayika batagaragara
n'amaso y'umubiri ni imyuka. Icyo urabyumva, Bibiliya bavuga ngo abamarayika bagize umwuka. Rero wenda araza kubisobanura, ariko najya mvuge kuri uyu kuko ahereye kuri verse biblique avuga ko aho hantu harinzwe nande rero wenda utararenga harinzwe nande. None se niba uvuga ureko mbiri muri kimwe, niba bivugwa yuko harinzwe hariya abashakashatsi bayerekariza, ese hari ahantu hameze gutyo? Reka mbaze ariko no muri Nyungwe ntiwapfa kwinjirayo. Ubundi muri Nyungwe ho harimo abasirikari ni abamarayika ngo bayirinde aho muri kubyitiranya mu muvangira. Aha bisobanuke Bibiliya ikivuga nuko harinzwe n'abamarayika, ntabwo ari abantu bagaragara n'amaso y'umubiri. Ari naho nshaka kuvuga, ahubwo confusion bashyira mu bantu ni icyo cya triangle de mort, ngo ko kamera itahafata. Ariko ibyo kuba harinzwe, kuki se hataba ari hano harinzwe? Ubwo nabyo byaza muri zindi analyse spirituelle, sibyo? Kuko ubundi iyo bagiye kuvuga bavuga ko Afrika c'est un terre vierge, n'ubutaka bukiri soft, bugifite umwimerere, bufite ubutunzi bwinshi butarakorwaho. Murabizi intambara zihora muri Kongo, kandi murabizi ko agace ka Kongo kari u Rwanda. Ibyo ndajyana nabyo za kubikomozaho, n'agace ka Tanzania n'ako Buganda hari bice. Mbega ubundi ari kuvuga u Rwanda, aravuga u Rwanda rwa mbere yo gucagagurwamo, kandi yanabisobanuye mu gihe cy'inama yo muri Berlin. Ahubwo mwe confusinga ngo aho hantu harinzwe n'abandi, kuko ni abamarayika batagaragazishwa amaso. Ahubwo nagira ngo asobanure kuri icyo bavuga cyo guconfusinga abantu, ngo abageologue ntibabasha kuhabona. Umwuzure ukirangira, hari kushi n'umwana wa Nowa yabyaye umuhungu witwa Nimurodi. Kubwa Nimurodi havutse ibintu byinshi, havutse ibintu byitwa mitoloji, miti by'imigani. Hamwe n'umugabo waje kurakara, sibyo? Sizi nk'uko bamutego no wa Satani, sibyo? Arakarira Imana. Mu mateka niwe watangije ubupfumu. Abantu bazi ubupfumu bwavuye. Amasomo yitwa kuko muri niho ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwa Babuloni buri abantu Nebukadineza baje kwibanyuma. Cyitwa Babuloni cyambere uko bibirivuga. Cyakozwe na Nimurodi. Nimurodi yagiye kuba kantuza ubwo bwami, yabanje kuzina. Yazanye n'abantu naza kuvugaho, nibo bantu uko yari umuhigi. Abahigi bageze inumbere before bazamuna Nimurodi. Hari ibihugu yafashe bya Djibouti, bya Eritrea, bya Misiri, bya ibyo dufite umunsi kuvuga amazina y'uyu munsi, aho niwe yaciye yaje imbere. Sasa rero niwe watangije ibintu by'ibitekerezo, ndetse niwe wavuze ngo kuri we havutse ibitekerezo bihakana umwuzure. Za teori za miti, shaka kuri miti. Miti naho zazamutse birangira na Edeni bashaka kwishyira muri mite, sibyo? Ku buryo na Adamu na Eva harabita mite, sibyo? Yuko umuntu nyine ava ku nguge. Iyo mite rero, mite ni iki? Ni igitekerezo kijimije. Uri kumva? Rero izo mite zaremye ibintu bitandukanye. Ushobora gufata agasozi ukagashyira muri mite yuko atagerwa, kakubakwa, izo triangle zikajyayo. Ayo mahama akavuga yuko nuhageze atagira gute, sibyo? Atabaho urugero, sibyo? Rero ibyo ngibyo ngira ngo abaje ku extending ibyo bitekerezo n'abafilozofe. Ubwo tuvuze abafilozofe tuvuze cyane bimanifestinze bagaragaza ubwami bw'Abagiriki busimbuye ubw'abaki, busimbuye ubwa Medina Press, nabwo bari busimbuye ubw'Ababiloni. Sasa icyo gihe basetinze ibitekerezo byinshi cyane, ngira ngo mu by'ukuri amanifeste ya mbere yarakarishye yabayeho muri Atene, turi mu Giki, yari abafilozofe. Ibyo bintu rero bashingiyeho, kandi reka nkwereke ikintu kimwe, nkwereke mu ijambo rimwe hari ijambo padiri yavuze.
umupadiri hari umwepiskopi wa kiliziya y'abarotodogisi ejo bundi mu 1993 yasohoye uyu yitwa Methode bamwita bundi Methodius Fugias yasohoye igitabo cyitwa The Hellenic Pedestal of Christianity kivuga ku bukristo n'umuco. Muri iki gitabo agaragaza ukuntu umuco na filozofi bya Kigiriki byahaye urufatiro imitekerereze ya gikristo yo muri iki gihe. Kumva ni muri icyo gitabo yavuze neza yeruye ati ababyeyi ba kiliziya bakomeye hafi ya bose babonaga ko umuco wa Kigiriki wari urimo ibintu by'ingirakamaro cyane kandi bagiye babivana mu Bugiriki bwa kera bakabikoresha kugira ngo basobanukirwe ukuri kwa Gikristo kandi bagusobanure neza. Sibyo? Uyu ari kuvuga ngo ababyeyi ba kiliziya iyo tuvuze muri 313 niho iyo fenomene yatangiye. Sibyo? Bafashe wa muco wa kera wabaki w'Abagiriki n'Imana zabo na za mitoloji kwa kuzimiza ibitekerezo kwa kuyatanuza. Hari byinshi cyane baje gushiraho nkuko bakakubwira ngo nibyo koko Afrique ni de l'Isodemene ariko umuntu akubuka hehe muri ntuza bajya bakazimiza rero izo triangle bashyiraho bakamuza mitoloji kwa kuzimiza ibitekerezo. Ukumva nimba hari amasomo nasobanuye cyane ni amasomo y'Imana zo mu bitekerezo n'uyu munsi zikomeye mu isi zifite imbaraga. Paulo ubundi bavandimwe abantu bigo biteze ubudutsi ariko ntabwo bose baza Imana yo kwitamenyekana kuko hari Imana yagiye yubaka ibihugu irabifata kandi bivuye mu bitekerezo bituruka kuri Nimurodi washyizeho yubatse na systeme yo kuraguza inyenyeri. Ubwo ni wa muhungu wa kuraguza inyenyeri ubumaji sibyo amateka y'ubumaji arimo hano mu gitabo amateka yo kuraguza inyenyeri muzi ko ikintu gikomeye cyane Imana yagiye ibihanangiriza cyane ariko byarabaye n'umunsi bwa Kaudaya hamwe nyine Imana yavanye Abraham. Angira ngo Shide wari gusubizwa ikibazo yabajije. Ikibazo uko kuzimiza ngo za triangle ngo uhageze arapfa buri mite n'ibyo ivuga. Ibyo bitekerezo bya mite kandi mitology yagiye iba mu bihugu byinshi umusingi ibihugu byinshi byifashije mitology mite ku musingi w'imico w'imyemerere wa za filozofi sibyo byaturutse mu Kristo. Okay. Niyo mpamvu tuvuga yuko abafilozofe bayobeje mitology. Okay, noneho rero wenda ngira ngo iki kiganiro cyaba kirekire cyane ariko nkuko twabivuze reka tujye kuri Nowa rero. Nowa n'umwuzure. Ese uriya mwuzure hari uruhare ufite kuba abantu burumva Adamu na Eva bavukiye babaye hano mu Rwanda barahabyarira birumvikana mu ngo bya Edeni muri Nyungwe noneho Isiraheli biza mwite u Rwanda abanyarwanda bahuriye hehe n'Abisiraheli wenda udusobanurire ibyo gihe. Yaje kuturwa gute yego muremera ngo bivuge bice hejuru nta kibazo tuzakugarura kumwe twabivuze noneho ingingo ku ngingo. Yego hari ikinyamakuru kimwe nagiye mu bushakashatsi kivuga ubuzima bwa Nowa cyane bavugaho n'abahungu be batatu ndavuga bo muri Bibiliya abandi batabari mu Bibiliya ndabihorera ariko ndavuga famiye ye y'abahungu batatu uwitwa Jafeta na Hamu sibyo Jafeta na Hamu na Shemu yes na Shemu murakoze cyane abahungu be batatu icyo kinyamakuru kivuga yuko umwuzure wabaye bakiri hano mu Rwanda hano mu Rwanda yes sibyo mu Rwanda noneho ubwo nasa niho yarari na Nowa n'abahungu be batatu bari hano umwuzure wabasanze mu Rwanda nze kuvuga abantu abakobwa n'abakiriya bihorera n'abahungu bari hano mu Rwanda sibyo bayinjiramo ubundi icyo kinyamakuru kinavuga bambaye icyo kinyamakuru nyine kinavuga yuko Shemu burya ngo yari umwana mwiza wafashije Nowa uvuga yuko ngo ari ukuntu Hamu ngo yari ikigande ni komantere nyine zo mu mvugo sibyo ibyo tubyihore sasa rero umwuzure nyine ubaye sibyo bari mu nkuge irabaterura sibyo irabaterura iminsi yamaze munuza mu kirere imvura nyine igwa byose bihana
imvura yaje guhita no muri mwaka w'ibihumbi 2339 sibyo ukwezi kwa gatatu birimo hano nyine amatariki n'uburyo ari karikiri sibyo yaje kuhukira hejuru inkuge kuko amazi yari itemberanye ubwo amazi kuba ko yari yuzuye isi yose ego imisozi rero iyo nkuge yaje kugwaho yitwa imisozi ya Ararati bajye mu ntuza no muri Google ngo Ararati cyangwa se ngo inkuge ya Nowa yaruhukiye sibyo cyo mu zindi babikwereka yuko imisozi ya Ararati Ararati rero ni imisozi yo muri Arumeniya Arumeniya cya gihugu kiri muri Caucase muri kumva sasa rero ubwo umuzi warangiye bavuye mu Rwanda bagiye Arumeniya bajya mu kwisi sasa rero umuhungu witwa Jafeta urugero rwamukomotseho rwagiye rukwira bya bihugu by'Uburayi yes noneho uwitwa Hamu urubyaro rwe rwakwiye cyane cyane muri Afurika sibyo ariko urumva nk'iyo urebye usanga harimo imyaka nk'igihumbi gutyo isirimuka mpindura mibereho cyangwa se civilisation kwagiye urumva ndi kwiruka ariko ni ibintu amamahitapu menshi cyane hari wasangaga abana bagenda bagiye barongorana nuko bagenda bavanga samuhawe ariko igice kishi sibyo nk'abantu za bene Shemu niyo bita Semitics nibo bagiye mu bihugu bya ku mugani wa Aziya ariko umva ariko hari famiye cyangwa se hari abantu bamwe bo kwa Shemu baje bagarutse inahangaha sibyo aribo baje muri Afurika aribo batuye mu Burundi no mu Rwanda sibyo nuko baje sasa rero uburyo bagiye baza rero hari abaje mbere bazanye ni Murundi mbere ni Murundi muziko kuri banamugira umwami ko yabaye umwami ni umwami wa mbere wayoboye isi umwami wa mbere wayoboye isi agashyira organization y'imitegekere y'isi bamukudiye mu buryo yari guhigirira yagiraga ahantu akica inyamaswa byabaryaga sibyo numva yakabika tactique na technique zose zo kugira ngo bajye gute numva rero guhutise nibaje kugira ku isi bwa mbere umwuga wa mbere warutunze wari wo gutoragura sibyo gutoratora cyangwa se gusoroma imbuto no guhinga none bageze intanga bwa mbere sibyo kuva muri Arumeniya kugera ino baruhukiye muri tuno duce bari kuvuga ibihugu bya nabivuze bya Misiri, Ethiopia, Djibouti, Eritrea sibyo Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi kuvuga ibihugu ni mode yagejejemo abantu groupe ya mbere akeje cyane bise batwa abo bitwa baje mbere uri kumva muri wa mwaka iyo byo usanga ikabaka igihumbi gutyo muri za magana iyo ufashe za 2 ugakuramo za 2300 ugakuramo gutyo kugeza mu 1550 hafi ikindi gice ukabona zina bifasha gatoya njye amatite gusa y'imyaka nuko bagiye baza ko navuze ko koraga gatoya ngiye kwivuga uko baje inanga kuko kwisi yose nakubwiye ubwo nyine kira kibazo nari nkubajije no kuvuga ko abisiraheli nabo bagiye muri abo bahungu baturutse ubundi abitwa abisiraheli bakomoka muri abana batatu ni bene Shemu sibyo yego ni bene Shemu harimo n'uwitwa Heberi ariho cya gitumbe Heberi ariho abaheburayo nubwo abaheburayo nyirizina biswe abayuda oya biswe abaheburayo kubera Aburahamu kuko kuri amasezerano menshi cyane afite hari igihe isi ifatiye pica y'ingari ariko ni ugukomoka kuri Heberi noneho pastor nukuvuga yuko abanyarwanda bafite genetico maparira bafite icyo bahuriho n'abanyarwanda navuga sorry abisiraheli okay okay sasa rero abantu abaje nahangaha sibyo ni urubyaro rwa Aburahamu sibyo ni bene Aburahamu bene Shemu bene Nowa bene Adamu w'Imana Joel ni umunyayisi ndi umwisiri hari sasa rero hari abaje abanyarwanda turatwika burya Nowa yabarije inkuge mu Rwanda n'ibisesengurwa ngo n'ibisesengurwa cyane bigatomurwa ese ko atagiye inesha no kuzabana n'abana professeur sibyo
bafite izindi fagite ziri noneho scientifique beme batwigisha mu makaminuza dufate n'izindi ntuza zikomeye none kizabuke cyane icyo numva n'ikindi hari za fagite scientifique historique njyewe natangiye gutekereza no kuri fagite spirituelle cyane buriya kuko nazo ziragendana fagite spirituelle uvandimwe nakubwira ariko ndabigaruka icyo kibazo kugira ngo dusoze nyine icyo dusorezaho uko abanyarwanda bagize nabisayire gute ariko kimwe kiravuze kugira ngo nacyo kivamo ibimenyetso by'umwuka muri make mu kinyarwanda ibimenyetso by'umwuka nakubwiye hari ikiganiro nigeze kunyuza kuri Bokamana n'undi twakoze mbere gisa nk'icyavugaga Edeni gutyo ariko duca hejuru hari abantu b'Imana baje kunsaba ibyo bintu Imana yabitubwiye tugena mu marevelation Imana bitwereka katwe yuko Edeni iri hano n'abahanuzi barabihanuye hari abantu bakomeye cyane barabihanuye n'ibyo Imana yabiberetse sibyo hari abantu bafite amakuru muri ibihugu duhana imbibi bazanye amakuru mu Rwanda barabizi ariko naje gutekereza ariko kuki ibintu batabitangaje mbere kuko kuva natangaza ari amakuru benshi bahise banza kuti ibi bintu twabibitse kujya pote runaka yigeze kuba bifite arabibika agira gute ati hari ugeze kuva Uganda acyo kimuzanye gusura abanyarwanda hari wavuye he bite iyo message sibyo baza bambwira ibyo byose ariko ugasanga nanone n'isi fagite zirambuye cyane ntibazibonye bakoze za recherche zifite bonyine bagarukiye mu isi y'umwuka tu barabonye sasa rero cyashimishije ubyutse bujya kuza oya ntaga ubyutse mbakundibona ngira ngo Martin Luther ajya kuzana impinduramatwara n'abateologie muri kumva Martin Luther ajya kuzana impinduramatwara mu 1517 ya reforme yatangaje ya Protestant hari abantu ba mbere bitwa abantu ba John Wycliffe bari bamaze igihe baratangije iyo reforme hari kitwa Église clandestine ni itorero ritigaragaza kubera karengane bari barishe baranje kuyoboka ya systeme ya Roma yivanze na mico y'imigenzo n'iki hari church iri aho ngaho burye nibo bari barateguye reforme mu by'ukuri sibyo ariko Martin Luther yasa nk'uwadekaraye yadekaraye za article 95 amaleteri yanditse atangaza protestantisme sibyo niho byageze ko burya mbere igicumbi abari baracanye umuriro niba Wycliffe nabandi bana ese gitangaza burya nanoza na Elia nubwo yaje kukarubanda cyagiye kuba mugoroba akarekana Imana y'ukuri hari abandi 2000 byari aho ngaho bishecetse ariko nese dimwe utangaje ibintu gutyo ni uvuga cyo kuvuga si wenyine ufite ibyo bintu ufite iyo message wenyine ariko toujours hari igihe udekaraye nyine yego fagitse akajya gute burya mu byukuri ushobora guhinga ariko ugahinga ukagira gute abasaruzi bakabenshi nyuma agatera n'abandi yego so murakoze niyo mpamvu n'umuguna navugaga nti abo bantu bone se abo ngaba nkuko bivugaga abo bantu b'Imana sibyo ubu ndabahamagaye sibyo aho bari hose nibahishuke sibyo nibahishuke baze bavuga ibyo Imana babwiye byose amayeko yabo yose arambuye dufate aba professeur bacu dufate ntuza zose dufate izo evidence zose sibyo ziri spiritual ziri scientific dukora ikintu gikomeye kigihagarara cyari gisubizo okay so barahari benshi cyane rero ariko nuko nguko ni ubwo ni bantuza ni ba John Wycliffe ese abantu bavuga ngo biri spirit nabyo muri icyo kibazo aba ngo hariya ngo Yesu mu buryo yavugaga ngo ahanura ngo buri abahanuzi nubwo abantu babwitiriye ngo nawe Yerusalemu nubwo uri mutora ngo ariko muri wowe hazaturukamo ikintu gikomeye kidasanzwe bakavuga ko bavugaga u Rwanda ese koko byaba ari byo ubundi iyo tuvuze ijambo Rwanda reka tuze muri ahantu zabukundaza mu Rwanda kuko u Rwanda rwise u Rwanda ejo bundi sibyo rwise u Rwanda ejo bundi muri navuze uburyo ikipe ya mbere navuze uburyo ikipe ya cyangwa reka mbivuga mu ntuza nihuse yego mu binyura mu mwihuta navuze ko ikipe ya mbere yageze inahangaha mu myaka gutyo hashize imyaka
igihumbi gutyo sibyo yazanye cyane cyane iyo wenda ni murode noneho sasa rero hari abandi bantu ba kabiri baje batinda mu Misiri sibyo batinda mu Misiri ubwo n'abahiburayo sibyo abari kwisonga mu buyobozi bwaho cyo gihe ni ku ngoma iyo bitwaga Hyksos mu mateka ya Hyksos bayoboye Misiri ingoma ya Hyksos yari bukuki yari abandi bita usanga ni ingoma ubundi abenshi bita ngo ni bene na Bedomu kuko bene Sawu kandi Sawu ni mwene nde mwene Buramu ni wari uyoboye ariko abiru sibyo abiru bari benshi bari bayoboye urebye sibyo ni bari bene Yakobo ariko bose arabaki arabahimbaye sasa rero abitwa bonese ngo bakavukire ariko nabo umva n'ubundi bavuye muri Rumeniya bacu twakavukire baje gukora imyigaragambyo bakora kuki bakora ku butegetsi sibyo barabahirika none rero barahunga mu guhunga rero urumva bamugani ni yanzira y'Imana ngo itegeka ringabano n'iki n'iki nuko bagira baje bazi nahangaha bageze ahangaha inahangaha mu 1550 sibyo bitwa bande rero bitwa abiru bitwa gabiru abo bahiburayo bayiru hari amateme menshi cyane kubitwaga kiriya gihe nibo baje ubundi umutware mu Misiri bitwaga tuti ariho havuye abatutsi uri kumva hari abakoze ubushakashatsi muri genetics bapimye ntuza za genetics sibyo basanga bahageze mbere sibyo n'abatuti bahuje kurusha taze nyinshi kurusha bahudu ubwo n'abahutu ngiye kuvuga nyuma uri kumva kuko ntibaraza ntuzi ko amateka avuga ngo nyine abantu aba bakoloni baje kuvangavanga amateka yacu ntuzi ko bavuga ngo abatutsi nyine bahise banabita ngo ni bene hamu sibyo teori ya Hamite se na Bantu ni muyizi mbo ni ibintu birebire bigiye bisobanuye neza tundi kuvuga bavuga yuko ngo ngo abahutu ba Bantu nyine bakoresha rwa rurimi rwa Bantu nkuko babivuga narwo rurimo ibibazo byinshi cyane urebye impamvu rwakoreshejwe bavuga yuko basangwa gutaka ngo abatutsi ngo baje nyuma yo kubakoloniza ariko ko ubundi umututsi bivuga umutware batuti ni terime yahariya mu Misiri batuti bivuga umutware sibyo nibo baje rero mbere yabahude hude ni kirere hude ni hutu sibyo nibo baje gute sasa rero ubwo baraza baratura baraje nahanga baratura baraja bari bafite ngo masuka niki nibo batemye ishyamba borora niki nibo batuzaniye ngo umurage burya w'ijambo Imana kuko basengaga amena ngo baje no kurenga ngo bakiriya bazize kudasenga Imana byinshi cyane byahehe byo mu Misiri bafite yitwa Imana ariho bamwe bakora ngo ijambo ryitwa amena yitwa amena ariho bakuye Imana uri kumva batuzaniye umurage w'ijambo Imana sibyo nibo bazanye ubwami bw'inka sibyo hari ubwami bw'inka ubwami bw'imfizi sibyo nibo bazanye ijambo umukama ariwe mwami ukamira abanyarwanda sibyo badusije umurage ukomeye cyane nibyo nyine tuzasobanura tugira ngo nyuma rero ya twavuze ko ariko kuri ari naho ushingiye ibintu byose nababwiye muri 580 gutyo na 7 gutyo umwami Nebukadinezari kabisa yafashe Ubuyuda arabutera habaye akarengane habaye ibyago bikomeye habaye intambara sasa rero abo yafashe nibo yajyanye mu bunyage harimo ba Daniel n'abandi bandi abamuhunze bamucitse rero baje nahangaha ari naho bazanye sibyo ikimenyetso cy'isanduku y'isezerano ya Mose ariyo bise ingoma sibyo baraje rero baragenda baciye hariya muri Yemen bafite izina rya Basana sibyo aribo basinga rya izina ry'ubutwari bwabo uri kumva bambuka bambuka ntuza inyanja baraza baciye sorry yes uri kumva baciye ku cyambo cya Pusera niyo mpamvu ingoma bazanye iyo ngoma bayise Sera ari ingoma Sera ivuga urutare uri kumva abo rero nibo baje baraza bafite ikintu gikomeye cyane binishitinze baje bafata bwa butegetsi bwariho bwami bwa mbere none baguzamo ikintu gikomeye cyane cyitwa ingoma kitabagamo ingoma rero bayifataga ikintu gikomeye kuko bahunga bavuze ngo mu ishusho ya sanduku barayizana
bayiha icyubahiro. Abantu benshi cyane ntabwo bazi impamvu ingoma ngabe turi kuvuga ingoma ya cyane. Impamvu ingoma ngabe yarushaka agaciro umwami, abanyamateka bizi ingoma ngabe ubwayo bashaka agaciro umwami, kuko ingoma cyari igihango, sibyo, yari isezerano iri hagati yabo n'Imana. No mu ntambara burya iyo bagutwaraga ingoma kabaga kabaye, afazari burya bari gutwara abanzi, bari kwica umwami bagafata ahantu runaka, sibyo, ariko ntibafate iki, ariko ntibafate ikintu, ntibafate ingoma, kuko ingoma ubu utwaye umwana bwose. Iyo rero niyo bazanye, baraza bashinga ubwami bwiswe barabasinga n'imiryango iri mu ntavuga uyu munsi. Rero ubwo bwami bwari ubw'abarenge, urumva twese tujya muri detaye tubigiye bakuturikira aho ngaho. Bakomokaga rero kuki, ni abantu bakomoka kuri Lewi bo bitwa ubwami bw'abatambyi. Rero bafashe bwa bwami bw'imfizi, sibyo, bw'inka babangikanye n'ubwami bw'iki, n'ubwami bw'ingoma, ubwo batangiye gukomera. Sasa rero kuko ari abayuda bakiri muri Yemeni babitaga Bahude, sibyo, Bahude, sibyo, hari ukuntu byangiye bisa Bahutu. None rero sasa rero Hude mu kimi cya Yemeni, sibyo, nayo n'umutware niyo tuti muki muri Misiri, ugasanga abantu bose ni bamwe, uri kumva, ariko biza kurema bitwa Bahutu. Uburyo byaje rero, urumva ibyitwa amoko uyu munsi ntabwo ari amoko, ahubwo n'uburyo bari babayeho, n'uburyo baje y'amasirimuka. Buri sirimuka ryose ryazaga sirimuka mpinduramibereho yari ifite ibiriranga, uri kumva. Ndi kubyumva. Sasa rero nuko baratura barakomera, bakomeye kuri ya sanduku. Abashaka kugira, hari umugabo witwa Tudor Parfait, sibyo, umwe w'abashakashatsi isanduku y'isezerano yari iri, yarashakishije agwa ku baremba. Abaremba nabo muri abaremba na Bisirayeli bari muri baboneka muri Afurika y'Epfo na ntuza no muri Zimbabwe, muri Zimbabwe na Bisirayeli hari bo bafite na Koheni ibashatse gupima Abisirayeli bativanze n'indi miryango, bapima ikintu cyitwa Koheni. Urumva ni ibintu byinshi cyane biri mu bushakashatsi burambuye. Nabo bafite isanduku y'isezerano, sibyo, yanga urumva bose bagiye gute bayikomora kuri imwe yande ya Mose. Icyo gikomeye rero, abo bantu, abo Bahude ari bo baki, hari civilisation bazanye nibo baje kwitwa Bahutu, ari bo barenge, uri kuvuga abanyamurenge, oya, kuvuga ubwami bw'abarenge b'abasinga. Sasa rero nyuma rero ejo bundi rwose, ejo muri mu gihumbi, sibyo, mu gihumbi rwose, mu gihumbi ni muri 1916 urebye, uri kumva. Hari abandi bitwa Baguraginya. Baguraginya ni abantu bakomokaga ku n'abari bari ku ngoma bayoboye ingoma ya Salomonics. Hari igitabo cyane igitabo kivuga neza kivuga amateka ya Ethiopia, bavugamo abantu bazi umugore w'Isheba umwe wagiye kwa Salomo kushaka ubwiza bwe n'ubwenge n'iki. Uriya mugore agiyeyo yajyanye n'umuja, noneho ajyanye n'umuja nawe yari umukobwa. Salomo muzi ko bafite abagore benshi mu by'ukuri, byageze nijoro bati nawe tukaryamana rero mwamikazi, sibyo, umugabekazi. Yaramwangiye kabisa, niko icyo gitabo kibivuga, ariko ngo nijoro aza kumurenge birangira baryamanye. Birangiye Salomo yongeye mufite abagore 7 bamwe igihumbi, byabiteye ubwoba. Nyuma aza gusambana na wa mujana. Bagarutse rero uriya mwamikazi witwa Makeda, uriya mwamikazi w'Isheba yaje kubyara umuhungu wiswe Menerike. Menerike wa mbere arazwi yuko yayoboye Ethiopia, si ubwami bwa Ethiopia, arazwi. Ibyo ni kuvuga byo n'ibitabo bigize gusa. Noneho sasa ubwami bwabo, sibyo, ubwami bwabo bwaramye, yangwa nimba ari ibinyejana 18 bararamye cyane. Noneho abavutse kuri wa mujana we bitwa Benezagwe, sibyo, sibyo mateka babise Benezagwe. Baza kuvuga ariko abantu batuyubanye imyaka ingana gutya bose abantu tuni twavutse, nuko baza kubarwanya rero bakora ku ngoma rero barabatsinda. Bene rero ntuza
Salomonike ubuyobozi bwitwa ba Salomonike nibo baje inahangaha bahagera muri 916 wari wayoboye rero nibo bahaye izina ry'itazirano rya Gihanga wa mbere ngo mijana sibyo ubu ni bene Dawidi wo kwandi kwa Abraham ikumva bose ni bene Abraham bamwe ni bene Yakobo abandi ni n'abarewe ku cyiciro cya kabiri babatambyi abandi ni we n'abanyarwanda nabo n'abisiraheli nabo bafitanye isano ya hafi na Isiraheli n'abisiraheli urumva n'abavandimwe turabaheburayo twese ubundi n'abaheburayo urumva bageze hano mu bigize gute mu bitandukanye. Okay, ngira ngo iki kiganiro ni Kayira wemeye noneho ko nzi ko uzi ko ntemera se uzi ko ntemera uyu uremera ariko nyine ubundi ibintu byose ni facts. Ubuzima bwose ni fact cyane cyane nka history ibyo ni fact ko umuntu ukubwira ngo habaye iki nibura kwereka reference ijyanye n'ibitabo cyangwa se aho bivugwa so ugenda umva nabyemera 60% birashoboka ubwo nyine nimpora n'uri mushakashatsi nazambwira iki bikoro cyangwa se kibyemeza ubushakashatsi ukorwaho n'ubundi nabihakana ari uko mfite ubwanjye ubushakashatsi nakoze wenda bubivuguruza aho kugeza uyu munsi none ndabyemera so icyo nemera cya mbere cyo birashoboka ahubwo ikintu nibaza iyo urebye amateka y'abaheburayo cyangwa se amateka y'abitwa abayisiraheli barasafarinze cyane mu buzima bwabo mu bihe byashize kugeza n'aho bakwirakwiriye mu bihugu by'isi mu bihugu by'uburayi bakorerwa genocide bigira igihe babitwa ba Ariel Sharon n'abandi bari bakomeye muri bo babakura mu bucakara basubiza mu bihugu byabo so nkibaza noneho wajya kurana none ugasanga n'amateka y'abanyarwanda namwe ni bamwe mu bantu nabo basafarinze mu bihe byabo aho bagiye barangwa n'intambara nyinshi zitandukanye isubiranamo kugeza naho byaje kubageza ku gihe cya genocide so nkibaza pastor ibyo bintu bishobora guhura gute kubwo buzima bw'abo bantu bombi ndetse pastor rwose numva kano nimba bashaka no kugira genocide zihura he spiritually urumva mu by'ukuri abanyarumeniya sibyo mu by'ukuri mu kinyejana cya 20 bye mbyita ko muri Imana y'iki gihe Satani ushaka gutsemba n'ubwoko bw'Imana sibyo intambara ya mbere y'isi yose yagiye mu ntambara ya mbere y'isi yose muzi ko hariho abanyarumeniya bakoze jenoside sibyo twebwe twagiye umwuka ngo hari political interpretation sibyo hakwa na spiritual interpretation sibyo ntabwo bibiga bango umujura Satani cyakisi muzana uretse kwiba kwica no kurinda mu gitabo navuze ngo isano y'amajenoside yabaye nabanje kuyavuga hari political views sibyo kunerekana na spiritual views sibyo noneho iyo urebye abanyarwanda sibyo babana baburahamu sibyo babeneshi jenoside byo sibyo usanga neza kamubwira jenoside yabaye mu Rwanda yabaye mu kwezi kwa kane sibyo iyo muri Armenia yabaye mu kwezi kwa kane sibyo iyo muri Israel yabaye mu kwezi kwa kane sibyo zose ziba muri Nisani ukwezi kwa Nisani iyo tukugiyemo sibyo haba ibindi byinshi cyane ndashyaje abanyuda bashaka gutsembwa mbere kubwa abantu bahamane niki sibyo sasa rero Satani iyo twarenze ibigaragara kuko bya politike tukajya mu mwuka iyo ngiyo usanga Satani yafite gahunda yo gutsemba sidi y'abana b'Imana sibyo kuko Imana nimbivuze ngo ndakuva muri abangaba niho ngiye kuvanamo iki niho ngiye kuvanamo bone se abazabera mu abandi kuko ntabwo abantu bose bagira Satani abonye inyenyeri yabonye inyenyeri igiye kuzaka ashaka kujya kwizimya before okay uri kumva sasa rero bari abantu n'abavandimwe 100%. Okay. Abanyarwanda, Abanyarumeniya, Abayahudi. Okay. Bivuze ko wenda tukinango bivuze ko na Yesu ari umunyarwanda. Bwana nifuje. Ibi ni byaguka. Imana idufasha hazabeho forum y'Abanyarumeniya n'iy'Abayahudi
n'iy'abanyarwanda bamugani basesengure ibi bintu sibyo bazize iki muntuza nibahura neza bakakurikira amateka bazasanga mu by'ukuri bamugani umunyakinyoma w'umwicanyi wahigaga ari umwe bitume banakuza imbaraga zo kumwamaganira. Okay. Yes, birasobanutse nubwo bisize muri confusion kuko hari ibindi bibazo byinshi umuntu yabaza ariko reka nkuko twabivuze tuzajya dufata tuyite ibi yasobanuye n'ibyo yasobanuye cyane cyane yibanze kuri Edeni nka introduction tuzajya tumugarura noneho kuri Bwiza no kuyoboka Imana agenda tuganirira cyane cyane byinshi biri muri kiriya gitabo cyose kuko ntekeze ko nawe atsobanuye amapaje yacyo makeya nubwo yagiye wenda akora hirya no hino ku mapaje ataruka ariko tuzagenda tuvuga kuri iki gitabo ngira ngo n'uwagishaka wenda ababifite yatanga nimero ya telefone umuntu abantu bashobora kukibonaho kugira ngo murakoze cyane ubwo nimero tugiye kwitanga birumvikana kuvuga amateka y'isi kuva isi yabaho kugeza ubu urumva ni ibintu byinshi cyane ni ibintu byinshi so rero urumva nyine tubiciyemo hejuru ariko tuzagaruka ariko amasomo arahari etape kugira ko bamugana muri sinzi tubona abantu benshi cyane bari babifite n'abari bihanuye barabyeretswe bagiye bazigaragaza baze banakomereka n'abanyamahanga babizi babizi sibyo none tuzana n'abashakashatsi nta professeur wacu nuko nagiye mvuga mu bamwe na bamwe baze ibe timi ikomeye kuri kugihagarara. Icyo gitabo kiboneka hehe pastor? Ntange nimero yanjye 07 8 5 6 5 mwazisubiramo muzisubiremo 07 8 5 okay bose n'abari hanze bose turaza no kuzandikaho wenda igitabo bakibona baguhamagaye bazahamagare kuko uragikira oya nk'ibya mbere byahise nese mbitanga byose abashaka benshi so rero urumva nakurangira ubu tuvugana biraha kuri library biraha okay ubwo isawa ubwo azamuhamagara ibitabo byanjye bijye mu library y'umujyi wa Kigali ubu noneho wamuhamagara okay yes reka rero tugushimire cyane kuba wafashe uyu mwanya ungana gutya maze ukatuganiriza ngira ngo abumva nyine twebwe dufite uburyo yavuze ko ya 76% njyewe ndumva ngeze kuri 63 cyangwa 70 ndaho muri za 70 wenda uko uzajya ugenda tukugarura mu mwuka aho ndi kubireba nkabona rwose bifite amavuta ari hejuru kabisa yangoma ngabe twekana yuko byarangiye nyine uko yaje kuba rwoga ntuzamaze kuyifata ntuza abiru babarenge bamaze kwihanuza gihanga yese yizina ya rwoga rwoga bya sukoje nko kubesha bivuga kuko yari yoze inyanja okay sibyo noneho rero abami b'abanyabungo baje kwitwara baje kwitwara ise wa ntuza wa Ruganzu uriya kigenda barasa cyamatare uriya cyamatare bayimutwaye nyuma rero ntuza aza guhamvura indi bakubaza aza guhamvura indi ayita ingoma Karinga ntuza nyine Ruganzu rero niyo yaje gukomeza inyagute igenda mu bamariyo nkuru niyo rero umwami Mutara wa gatatu sibyo Rudahigwa yafasha kuri iki ayegurira umwami w'abami ayegurira Imana nkuru ayegurira Yesu Kristo bya bintu yakoze nk'umwami yabikoze ofisiye ariyo mpamvu mbwira abanyedini kuki musinziriye sibyo nka leta yakoze umurimo wayo ukomeye cyane leta y'ubumwe yagize gutya ifata Mutara wa gatatu Rudahigwa iba ari wigira intwari wenyine mu bana suko abandi batabaye intwari ariko babaye intwari mu rwego runaka ariko intwari dufite uyu munsi ni Mutara wa gatatu mu bami yego niwe wenyine niwe mwami wenyine w'intwari bavandi we yakoze iki sasa rero burya iyo umwami arose abahanuzi bagiye gute barinterpreta barasobanura buriya mwibuke badanye ntago harotaga abandi hanyuma abakozi bagiye gute bakanterpreta inzozi mwibuke na Yosefu ntago ari warose umwami ni warose Yosefu agiye gute arinterpreta icyo mbaza bakoze Imana umwami Mutara wa gatatu ziranzo zize muzi icyo zivuze ikiri ni igihe cyacu bakoze Imana twinterpreta niki cyabaye iyo muvuga ubyutse mu mwumva buzaza buri hejuru iyo muvuga ngo Imana izesha icyubahiro mu mwumva ari ibintu biri mu kirere ya ngoma y'Abisirayeli mu shusho yayo warwo yaje kwegurwa
kirisito leta ikora umurimo wayo ukomeye cyane iba ariwe igira umwami intwari caci muri hehe posozi muri hehe profeti muri hehe bwo mu kigare muze igihe gikwiye cyo kuba Uwiteka cyasohoye hakeye mubyuke murabagirane umucyo urarashe kandi ubwiza bw'Uwiteka ni n'umwanzuro mwiza duhereje ndumva nta kiri kintu turi burenzeho Kayira reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe muri iki kiganiro ndetse n'umutumirwa wacu tuzamugarura nimero yazitanze turaza no kuzandikaho kugira ngo abashaka ibitabo n'abashaka kumuvugisha byinshi babe bamubona Imana ibahereza umugisha cyane Kayira wakoze cyane nawe kudufasha